kubwira ariko nyine umugabo ukomere umugabo ukomeye iki nabwira nta kibazo arabimbwira nyine bamufashe baramusatura bamukoreye cesarienne ya kinyarwanda ngo barashaka kureba ko umwana w'umututsi uko ari mu nda ngo bameze nk'abahutu ubwo baranabikoze iyo cesarienne barayimukoreye ntibanamwica bahise bamugumisha mu cya cyobo urumva babandi ba Constance uwo nguwo bavuyemo we yasigayemo wenyine sasa noneho yanga kwimbwira iyo cesarienne bamukoreye bayimukoreye noneho bantu bamusigamo abo ngabo babashije bari batemwe ibirenge bamusiga muri cya cyobo noneho buri gitondo igitare kikaza muri cya cyobo urumva kugira ngo barebe ko ari ugihumeka bakajugunya mibuye bakarewere kubita kuko niwe udari ufite imbaraga na wa mwana ntibamwica babishe nk'icyumweru cyose none ndayisaba mu gikoni ahita afata inkwi arazipanga ku gipangu arasimbuka asimbutsaga mu nterahamwe ziramubaga bahamba imitumba barahamba rwigema muri ako gavu ibanza ari nk'imisi 5 yabayemo difference gusa peut-être ntago nibuka neza ariko ni muri ico gihe n'ubundi igihugu cyahise bameze nk'aho bigiye mu bihe bidasanzwe kuryo wasana n'undi mu famille yose ari mu rugo nuko nkwirukana wabibonye nkabibona ubu kuko wabibonye basi ukababarana bashiti ba ubwo aho ngaho umunese nyine ndaturumbuka ndenda mu bibande nanjye ntazi nduburuka ko ariko nuburuka ngana ibutare mu mujyi. Yes, reka tugusuhuze kandi twifuriza kumera neza wahuhereye hose mu bice byose bigize igihugu cyacu uri mu majyepfo mu majyaruguru urasirazuba iburengerazuba nawe uri mu mujyi wa Kigali tuba tuzi neza ko dukurikiye 5 kuri 5 abantu bari mu ntara yacu ya 6 diaspora nabo tubasuhuze kandi twizera ko bameze neza dukomeza cyane abantu bari Masisi dukomeze cyane abantu bari Murenge tubwiye ngo bakomere kandi bihangane dukomeze cyane abanyarwanda bose aho bava bakagera muri ibi bihe turimo twibuka genocide yakorewe abatutsi mu 1994 isi yose irimo kwifatanya n'abanyarwanda muri rusange by'umwihariko twebwe nk'abanyarwanda ni ibintu byacu na amateka yacu n'ubuzima bwacu tubamo umunsi ku wundi nta cyatuma tutabyibuka ngira abanyarwanda bose baherereye ngo twibuke kandi dukomeze no kwiyubaka kugira ngo barimo arabibona ko uyu munsi ndi kumwe niba ndi uvuge ngo mutumirwa cyangwa se niba ari umuntu ugiye gusangira ikiganiro cy'uyu munsi numwe mu banyuze mu buzima abanyarwanda benshi banyuzemo bukakaye ariko uyu munsi wa none ubona ko ari umugabo uhamye kandi wiyubatse mpamya neza ntashidikanya ko afite byinshi agiye kutuganiriza reka tubanze tumuri kaza abanza nibwira abantu ubundi dutangira ikiganiro. Murakoze amazina yanjye nitwa Ibyimana Willistrato mvuka Igikondo ubu ni mu kagari ka Karambo yego kuri abita kuri Majarwa yego ari naho navukiye ndahiga imyaka mito yo hasi gardienne nayo nagize amahirwe yo kwiga ko navukiye mu rugo rwishoboye yego ibibazo ibintu byo kwiga byabaga ari ibintu bitagoranye cyane kuko muri iyo myaka urumva kugira ngo muri icyo gihe habe hariho na gardienne hari gardienne nke cyane tetire ko ari nk'iyo ngiyo yanigagamo wishoboye yigagamo wishoboye Gikondo twagiraga ebyiri hari iyo ngiyo twigagamo hari n'indi y'ahantu bita ku Kinunga ubu ni iruhande rwa polisi Gikondo niho polisi ikorera nawe n'amashuri nyine y'abantu babihaye impano ukuntu ariko higaga umugabo agasiba undi kaba indi gardienne yabaga kan Kigali yigagamo abantu b'abasirikare yego izo nizo gardienne urebye mu mujyi wa Kigali nizo zari zabaga nkaho zimeze zishoboye nkuko ubwo sinzi ubwo ndahita nanakomereza yego uhita unakomerezaho rwose nta mpamvu yo kugira ngo tube twasubira inyuma ubwo n'umuruko kuvuka navutse 82 njyarwa n'umugabo witwa Nkurikiye nka John mama yitwaga Mukashya Constance tukaba mu rugo twarabyawe n'umugabo w'umushoferi ari wo mwuga data yakoraga navutse ndetse na mushiki wanjye kuko ndi wa kabiri na mushiki wanjye w'imfura nawe twasanze nyine ariwo papa uwo mwuga akora wo gutwara ibikamyo binini byo bitaga puwari urukera nuko ariko tubyarwa nyine tuvuga ku babyeyi b'abatutsi bombi ari mama ari na papa ariko icyo gihe ku muntu w'umwana ntago wahita umenya ngo turabatutsi turabahutu kandi nta nubwo ababyeyi buriya nubwo bajya banabeshyira ababyeyi bamwe ba kera habaga ikintu cy'ubukristo cyane cyangwa cy'urukundo ku buryo wasangaga kuba umuntu yahita
abyinjizamo umwana abyinjizamo umwana akiri muto ngo ahita amubwira ngo mwebwe rero ngo muri ubwoko buno ntimuzajye kwa kanaka kereka nk'abariya nyine bari bo muri za leta bo batangira kubyinjizamo ideology igatangira abana hari bakiri bato ariko bo babifitemo tageti bafite icyo bizatanga ariko tutazi icyo ari cyo nuko gusa njyewe njya kubimenya wumva ndi muri gardienne ntabwo nta kintu twari kumenya twari abana ariko tujya mu wa mbere twahasanze ikintu bita kayidaperi ni ikayi bakoreshaga bahamagara noneho umwarimu akavuga ati yavugaga izina ryawe n'izina yavugaga izina rimwe ryawe n'izina rimwe rya papa wawe ntabwo yavugaga n'iri Kristo yavugaga irinyarwanda agahita noneho yongeraho ubwoko bwawe agahita agusomera aho ngaho noneho ukabona guhaguruka buri gitondo uko twinjiye mu kigo bamenya baje abataje ariko urumva nako kantu kongeraho ngo umututsi habaga hari indi message bashaka gutanga kugira ngo abantu batangire bidentifie menye ko uri umwitiranye burya no umwitiranye burya no mututsi n'utwe twatangaye n'undi twari baki twaba turi nka batandatu umva bakavuga ati iby'Imana wankurikiye ubu nyine uko bahamagaraga umututsi muri KDP akaviva mwarimu ko waje cyangwa se yabona bari kwigora bakavuga ngo abatutsi ni bahaguruka yamaye uko byari maze kugera uho umuntu wese amaze kumenya igice cye ese niba duhagurutse umwaka ugashira duhaguruka turi abantu batandatu nta wundi waje hagati mu ishuri ngo aje kwiga winjiyemo niba abandi niba turi 40 ubwo ni 40 twimuka tukajya mu wa kabiri bikaguma uko cyageze nko mu wa gatatu ntabwo bakivuga ngo mukanaka ngo umuhutungo mwari mubizwi byabaga bizwi bisetinze ku buryo bavuga ati abatutsi muhaguruka urebye nicyo cyabaga ari objectif noneho ndibuka ko muri icyo gihe njya kumenya ko habaho n'undi bwoko nabimenye ngeze nko mu wa gatatu nibwo twabonye umwana umwe w'umutwa ubundi twumvaga twa ariko ukashakisha umutwe ukamubura ku buryo no mu kigo yibaza yabaga nk'umunyeshuri mu kigo hose nuko cyane ko nabo kiragiye ntago bigaga ahubwo ntago bigaga nuko hano birangije ubwo aho ngaho mu wa mbere ndumva aribwo na 90 byari bigeze ko ndi mu 90 yarageze ni mu wa mbere nimba bibara neza noneho rero papa nk'umushoferi wajyaga i Bugande nababwiye ko yari umushoferi utwara amakamyo ni ukuri mu bantu bagomba guhita bafunga mu byitso barumva azi Bugande bahita bavuga ko niyo nzira ahora n'inkotanyi kenshi ikindi noneho harimo n'ubwoko nta bangarira birimo byose kubona umututu uva Uganda akagaruka kongera agasubira akagenda akagaruka agakora izo mukono zose yongera agaruka ari bwuzi mu bwa buri munsi noneho amprise noneho umunyabutare dosiye yo kuyibutare nayo cyabaga ari ikindi turaza kugenda biragenda biza uko imyaka igenda ikura tuvuye muri 90 ikintu cy'abanyenduga n'abantu za n'abakika nacyo yari ukuntu cyari kiriho ariko cyo kigahuza abantu bose iyo bavugaga abanyenduga bahitaga ntabwo ubwoko ntabwo bahitaga babuzanamo kuko n'umuhutu utari nta kamaro icyo gihe nawe nta kamaro bigeze bamo ahubwo ukuntu baje kwihuza muri bakanoza umugambi wa jenoside bakabona barafatanyije bose nabo babyisanzemo ni ikintu cyaje gutangaza abantu bose ubundi nk'abantu bari bazi ubwenge icyo gihe abantu bakuru cyangwa abana batoya nk'ato twavukiye mu mujyi tukavuka ariko hari ikintu burya njya nkunda kubwira abantu buriya ikintu cyo gutuma cyo kuzabona abanye batotezwa uri mutoya ntabwo bikuvamo ahubwo bituma Imana igutiza ubundi bwenge ugahita winjira noneho muri detail n'ibyo udashaka kumenya ukabimenya ukajya kumenya ubundi abatutsi ni bantu ki ugasanga umwana arimo arabyibaza arashaka twaramanye gusomenya ibitabo dore ko nicyo gihe ibitabo byinshi byose byari hafi byari mu Kinyarwanda n'iby'amateka ugasanga ndimo ndareba mu 59 hari umwami uyu nari haye divari bwo kubimenya kura ko numva n'ubundi wari watangiye kugenda uca kenge ukavuga ko mbona babimbwira buri munsi bite byagenze bite papa baramutwaye baje ku Karambo hari undi mugabo wundi umwe twaduturanye twa Rugamba de Placide famille yose yazimye arungure n'abana bose nta n'umwe asigaye kwa Rugamba kwa Rugamba de Placide akaba inshuti ya papa cyane akaba ari n'umunyabutare
urumva n'ubundi barabatutsi bombi kandi baraturanye bagomba kuba inshuti banavuka hamwe nubwo bunyenduka babahuje noneho baranaturanye bari n'inshuti cyane kuko ndibuka yari afite umugore witwa Jeanne niwe papa yitiriye mushiki wanjye mukuru yitwa Jeanne amwitirira Jeanne umudamu umudamu wa Placide kwanza nibo bari bararyise umukobwa umwe muri bo witwaga Ntaramirwa aravuga ati umwana mwise Ntaramirwa uwo mwise Ntaramirwa nawe niko yitwa yego Jeanne nawe aravuga ati nanjye mwise Jeanne papa ahita afata ayo mazina yombi Ntaramirwa Jeanne nta n'irindi zina n'ubu ngubu Ntaramirwa ni umukecuru mukuru ari i Burayi uwo Jeanne nyine niwe wapfuye umugore wa Placide nuko barabajyanye twavuye ku ishuri dusanga imodoka zirahagaze ibintu by'ibikamyo nyine byo kwanuza byo kwa Habyarimana bakoreshaga babinjiye mu nzu bafata intuza barahondaguye nabonye bamwinjizamo umusirikare afata ikintu cy'ikibatiri ahitamo kubitamo gutya mu mugongo ariko babanje kuza kumushakira mu rugo ko kandi nari ngibagiwe buri hari n'utuntu umuntu agenda aba yibagirwa kuko n'imyaka ugenda ubyibuka bigenda bigaruka mu kantu binjiye mu rugo baje mu rugo iwacu noneho babwira mama baramubaza ngo umugabo wawe ari noneho arababwira ati ntabwo nzahari ariko yari ari hano mu gitondo kuko ibihe byari byabaye bibi nta bantu n'ubundi barimo bava mu rugo muri bya bihe byo muri 19 Rwigema yapfuye bari bamaze iminsi bahamba imitumba barimo barahamba Rwigema muri ako gavu ibanza ari nk'imisi 5 yabayemo difference gusa peut-être ntabwo nibuka neza ariko ni muri icyo gihe n'ubundi igihugu cyahise bameze nk'aho bigiye mu bihe bidasanzwe kurya wasanga n'ubundi mu famille yose ari mu rugo bahita bamubwira ngo manuka tugende afite umwana muto w'uruhinja bamurikiraga ahita baramushorera umwana baramusize mama ni bahise mutwara ashoreye umwana nyina afite n'umwana kubera ko babuze papa noneho mu kumanuka ageze ku muhanda cyangwa kundi abantu umuntu uva mu rugo ukaburi nko hafi ariko uri aho ngaho mu hafi muri zone baramubonye mama baramubonye ahita babwira ngo umugabo wanjye nuriye ntibari banamuzi bari bazi amazina ariko batazi n'uwo baje gufata niko byagendaga babaga baza afite urupapuro runaka ari he niyo mpamvu abantu bagiye banabyitondera bino bintu byarateguwe kandi byateguwe kera turaza kujya turebe n'abantu baba bitwaza ngo byatewe ngo n'urupfu rwa Habyarimana ngo aho turarakara biraza kugaragaza ahubwo ko muri kiriya gihe noneho niba ari umuntu wari wanzwe ubaho ni Habyarimana ntabwo yari akunzwe ko ari indirimbo zamuririmbiraga urumva harimo hari mu rugamba rw'amashyaka menshi za MDR amashyaka menshi mu Rwanda za PSD za PL bakumbuzi bamaze igihe bavuye kureba inkotanyi barakinye maco mikare emotion zarazamutse hakazamo n'icyo kintu cy'abanyabutare cyo nakubwiye cy'abanyabutare n'abakiga n'ubugabo kabatumvikana nta muntu niba hari umuntu ubaho wari wanzwe muri icyo gihe ku buryo bitari no gupfa Habyarimana atari no gupfa ngo bigire ikibazo kibangamira umuntu wari wese ahubwo abantu bakamera nk'aho baruhutse yari Habyarimana ni ukuvuga ngo ni gukora ibintu n'ubundi byari bisanzwe biteguye kandi ubona ko nyine ari ikibazo cy'igihe nyine kugira ngo bizashyirwe mu bikorwa nuko papa baramutwara nuko papa abarahagurutse umusirikare amuhamagara aramubaza ati niwe mugabo w'uyu mugore papa aravuga ngo yego ahita ubwo nanjye namenye ko nyuma bamanukanye ngiye mvuye kuvoma nza nkurikiye nsanga barahagararanye noneho bahita bamubwira ngo madango ngaho ujyana abana mu rugo ubwo baramujyanye niko nabonye noneho mama turazamukana tugezeyo ahantu bari baparitse imodoka urumva aho bagiye kumurasa mu modoka riparitse ahantu hafi hari agasoko n'igikamyo cyari kiri noneho nk'umuntu w'umwana ukubagana njye ntabwo nahise ngenda ngenda ndunguruka mama akambwira ngo tuzamuke ko tuzamuka ngo umva mama ntiyashaka kubibona abatanamukubita ureba ubwo bagira ngo ranabizi bamukura ahandi hamwe twamusanze ngo mama we yasubiyeyo nanze kuzamukana nawe mbona baramuzanye mbona baramuse nk'aho bagurukanye wacu kuko imodoka tuba twayiciyeho muri izo nzira nyine hafi y'iwacu baramuzana giko mbona barinjije baramubwiye ngo injira n'umuntu n'imodoka yinjiramo mbona harimo abandi bantu harimo undi mugabo witwa Safari ukora muri stili yaje gupfishwa n'indwara nawe mbona yicayemo mbona na Placide nawe yinjiramo bahita gwarika iki kigabo ngo no kukintu kireke bahita bamukubita neza yari namuremure cyane yari muremure amukubita inoza ikibatiri cy'imbondo
ahita agwamo yicaye aho ngaho. Ubwo nahise mbona no kubikomenta nzamuka ndamubwira niba muzi ukuntu bigenze ndabimusobanurira nyine ngomwa nuko ubwo batangira urugendo nyine rwo kugemura nk'uko bisanzwe. Ubwo baje hano bari muri abantu bumvaga bari muri stade regionale hano. Ubwo bamwe babakuramo abandi babajyana epfo muri 19. Papa nawe baje kumujyana muri 19 hariya muri gereza. Mama yajyaga akajya gusura nyine bisanzwe ku cyumweru yabonye ubushobozi. Dufite masenge wabagahe Gikondo kurikirana papa, nuko yakoraga muri Tabarwanda, niho wagendaga afasha mama uburyo nyine uburyo haboneka isukari yawe yabonetse. Mama akajya bambaye rero nk'ibisanzwe nko kubona nk'abantu bafunzwe, imfungwa zose zifungwa. Utabaza ngo yafungiwe ngaho bakavuga ngo bazabajyana mu manza, ariko imanza abonaga ibintu biri ari nko kurangiza umuhango. Ahubwo wasanga ni buri joro bagomba kuza gutwara umuntu bica. Baratubwiye ngo baje bamurebye nk'inshuro nka zingahe, abantu bakamuryama hejuru bakamupfukirana baza bavuga ngo cya gishoferi ngo cyakindi cy'Ubuganda kire, noneho bakamupfukirana ku buryo nyine baza bakabaza ngo John areba kuvuga ati John bamujyanye. Bahoraga nyine bamujyanye nabo kubera akavuyo babaga bari mu ntibari baze ngo batwaye inde bamwishe ryari. Noneho n'ubwinshi bwabo usanga pariti imwe ifungiyemo nk'abantu 8,000 biri mu kazone aha turi ni hanini. Hari abagafungiyemo nk'ibihumbi birenze 8. Urumva no kubafunga nabi ni Imana yabaga no kubaturutira. Urumva no kugufunga gutyo byabaga arimo no kubaturutira kugira ngo nagira n'upfa. Urumva ahantu umuntu agera akanywera igikoma muri bote. Ibyo papa yakimwereyemo nta banga. Nabwo ari uko cyabonetse nuko gutatubiye bari nyine ubwo barafunze nko mu 92. Kuba yamaze mu mwaka umwe n'igice hari kuko afunze ariko baza amahanga aza kubakubita pressure. Leta basa nkaho bayishyizeho iki kintu kira kintu cy'ibyitso. Noneho amahanga arasakuza cyane, abantu bafunze nabi nibi abantu b'ibyitso byabyarimo bakubita pressure imwe ya danje ku buryo abakunda bigenze. Noneho biga umutwe bafatamo abatari bafite amashuri abo bakuvurumva bari abashoferi. Bafite abantu b'abashoferi abakanishi nyine abantu bona badafite intuzo dosiye za hatari. Bahita babafungura kugira ngo bereke amahanga yuko babafunguye. Ariko abanyapolitiki bazi b'abanyabwenge bafite za lisansi abitwa ba Gatera Kalipofore yaratwera Gikondo, urundi witwaga Rizinde nuza ndamubona ndaza ajya ngarukamo buri gihe kuko nawe yari wabona ba papa. Urumva yitwa Karinisha. Ubwo nawe nabo bagumamo abo nyine. Noneho abo basigaranye barajijisha ngo bagiye kubaburanisha, kandi urumva bafunze babibona ko ari uburyo nuko ari abatutsi gusana kugira ngo nta cyaha bafite. Ariko noneho bagiye kubaburanisha. Ibaza ngo ninde baburanishije. Hashyizeho witwa Stanislas Mbonanteka, umukiri wo ku Gisenyi, niwe wayoboye perezida w'urukiko. Ngo niwe ntuza oya, ngo niwe nguburanira ibyitso. Niwe bagize ngo uzaje nguburanira ibyitso. Amera nkaho ari we mwavoka wavoka w'ibyitso. Ubwo bagiye nyine urumva, ariko byabaga no kukubamba no kukwereka ko rimwe na rimwe wenda muri kumwe. Ubwo bamwe barabakatiye abandi bagomeza nyine bajijisha bafungurwa. Sha ibyitso nyine ubwo urumva bategereje ko umugambi ugera, ariko muri sitese barayifite, gahunda zose barazifite ku buryo urumva no kubafungura arafunga, ariko n'ubundi biguma kwa kundi baza aho baherereye babategereje. Ubwo rero yankubiri 93 y'amashyenda 293 haza iyankubiri noneho mwe nakubwira yamushyizeho pressure akomeye cyane. Mwazanyemo baperi PSD MDR ubwo power yari taravuka. Power yavutse 94 yegereje. Noneho aho ngaho habayemo ikintu gikomeye cyane ku rupfu rw'umugabo witwa Gatabazi n'umugabo witwa Ucyana yari perezida wa CDR. Uko amashyaka yavutse na CDR yavutse ubwo turi 93 gutyo. Turimo turagenda dutaruka tugiye 93 CDR yavutse. Noneho Gatabazi Bucyana akaba ari umunyacyangugu. Noneho i Butare akaba ari kwa Bagatabazi, urumva umupesite ari na perezida ari na minisitiri.
abo bantu kubera ko amashyaka yari amaze igihe arwana 1993 niba ari ikintu cya mbere cyabagaho muri ikintu bita imyigaragambyo sekiriniri ryigaragambije bakarwana bagaterana mu buye bakabomorana bakagira gute urumva upfa kuba gusa mutabavuga muhuje imyemerere urumva birangije bucyana aba PSD baza kumenya ko bucyana yagiye iwabo icyangugu aba PSD bamutegera imbaza baramutega bamuteze barangije baramwica nabo bamwimuriye ariko muri iyo minsi akaba bari bamaze iminsi icyumweru kimwe Gatabazi wabo bamurasiye mu kimwe ari minisitiri apfuye urumva bari bafite urubyiruko rukomeye cyane bitwaga abakombozi baravuga ati natwe tukihorera kuba tumenye ko bucyana nawe yagiye iwabo muri ziranzira bamutegeye imbazi urumva nyine ni ukwihimura urwo rupfu rwabaye ikibazo muri Kigali abantu baratangira baratwikirwa ku mugaragaro abantu baricwa ku mugaragaro umugabo witwa Vianney ntabwo njya mwibagirwa yaratuye mu Gatenga akora muri Tabarwanda akorana n'uwo Masenge niyo mpamvu nkunda kumumenya cyane kuko urumva nari muzi ko yakoranaga na tante bamwicanye n'umugore we basigaza akana kabo k'agahinja gasigara karimo konka mu mabere kiyenga gatatu abana rapfa urumva abandi bantu barabamenesha babishihara mu Gatenga ku manywa y'ihanga abantu bose bareba umurambo wabo imirambo yabo yiriwe hanze n'umwana ujya kuvoma wese agahita akababona urumva sinzi umujyane neza waje gukora ako kana aragenda arakabita akasinzana agashyize ariko nyuma ikiza uwo mwana yaje kurokoka twaje kubonana nyuma twaragiye mu bintu byo kwiga turimo dushaka ipapuro y'afarije umuntu yabwiye tudore uyu mwana ati iwabo abantu bigeze gupfa gutya na gutya bitamyibuka ndagenda ndamusuhuza yabaye inkumi yarakuze nuko rero iyo ku kavuyo kaguyemo abantu benshi baguyemo abandi bari deplasa urumva habamo guhunga kugira ngo ugire uve aho uve nyine mu maso y'abantu kuko ibyo bintu byateje nyine bo bashyira byitwaza ngo bucyana yapfuye babigira ubwitwazo batangira kwica n'abandi basanzwe bafite na gahunda kuko na za Bugesera na za ahantu henshi gihe abantu benshi barapfuye muracyatuye mu Gatenga mwebwe ariko turacyatuye mu Gatenga ariko ibintu biradukomeranye umva papa noneho papa yavunzwe mu byitso yarafunguwe akomeza ka kazi urumva kandi ikindi turi n'abanyabutare icyo ni ikibazo ariko hagati wiringiye Imana wari minisitiri yego uriya akaba yaravukaga aho papa avuka yego Butare Gisagara ubu mu karere ka Gisagara kigiye ariko no mu Ruhengeri papa afunguye ibitero byaragamije bikazajya biza noneho arangije akora ikintu bita cyo kwishingana genda ajya kwa Bagata ajya kwa ba perefe w'umujyi wa Kigali yitwaga Renzo Tarisisi kije ko ntiyari no kubyemera n'ubundi gusa yagiye uvuga ati wenda ninapfa abantu bazamenye ngo byagenze gute na gute akata bamwandikira inuza babonye ko byashakuje byageze muri guverinoma abantu yatangiye kwinda yishingana bahita bisohoka no mu binyamakuru Rwanda rushya ngira ngo nakanguka ya Rwasisi zimwe zari ziri kuri kote y'inkotanyi takundaga ibyo binyamakuru byakundaga no gusohokamo amafoto niho abantu bagiye babona bamenyera inkotanyi cyane kwabaga mu mafoto batangira kubona ko bitandukanye bakayitare amafoto yose ku Murindi babaga yafite none byanakanguriye n'abantu benshi cyane kubona ko abantu babo bameze neza ari abantu bazima ari abantu badafite imirizo atari bya bintu by'imirizo nk'uko babivugaga ukangura igasenya kanguka kabiri opposite yayo kangura kabiri mongeza hasi ari mu hicanyi muri barabashyushya rugamba ariko kanguka nawe akaba ari aho ngaho ku ruhande nawe ubona ko ari Rwanda ahumuriza avuga ati abantu bababeshya ibi n'ibi akerekana n'amafoto akabagira gute baje no kumwita nawe muri jenoside urumva ari objectif yuko nta muntu uzaba muri urwo rwacu nta muntu uzahaba none ubwo mama icyo gihe baraduteye arakomereka bamuca kananu nikavaho ariko asigaza akantu kagace noneho nje navuye ku ishuri nsanga amaraso mu rugo menshi cyane batubwira nyine uko byagenze mama za kuza bahadoze noneho muri iyo minsi mama aravuga ati ubwo papa yahise asubira isafari yego ari safari noneho aravuga ati hamwe n'abamuryango nakubwiye ko perasite yego bamwe nakubwiye bashize
abagore none icyo gihe papa yajyanye na Placide muri Kenya bagiye kumwereka utuntu ngo arebe ari utuntu tw'imari ushobora kuba yagura akatuzana ubwo babyigaho baravuga ati nimureke ntitupfane n'abana twe dutegereze abagabo wenda tuzatwumva ibyo batubwira dufate abana tubohereza aho ubumva baragifite ababyeyi nuko kubipanga rero bizaba ikibazo nta muntu wemerewe kwideplasa ngo uve muri karitsiye uwagendaga wese niba ufite agakapu gato baravuga ngo uhunze iki ugiye he uhunze iki iyi mitekano nitwe tuyigira ariko ntaramwe zivuga ubuse dushyiraho amabariyeri y'iki tuba tubarinze yemwe ngo murajya hehe ubuse murajya hehe aha nuko ugende banakwica hanyuma tuvuge ko ari twebwe uzatubeshereye ibintu kumbe barimo barakurinda bagira ngo utabacika kugira ngo utabacika ikintu cyabaye ni ikikora ko turi abagatolika kandi kiliziya yabaga igikondo n'ubundi ku cyumweru ntabwo babazaga umuntu kujya mu misa twafashe imyenda tukajya tugenda imyenda mike umuntu agiye nko kuvoma kuri majerwa ugafata imyenda ukagenda tukayisiga kwa wa mutante imyenda yose imaze kugwira n'ubundi twavuye mu rugo rwo cyumweru kuko hari umukobwa wabaga mu rugo papa yacururizaga se ibiseke bakoraga ibiseke uwo muryango wabo naho ngaho mu isoko rya Kimisagara n'abakobwa babo n'ubu baracyabicuruza ibyo biseke ibintu byari ibintu by'umuryango ni ukuvuga ngo ise yazanaga ibiseke papa akabimujyanira muri Kenya hari abantu yajyaga kubicururiza aho abanyarwanda babagayo bakazana amafaranga akayabaha ubwo bafite uko babivuganaga ugatera baduhaye nabo wenda bafite uko babigenza kuko ni diri bari bamaze mugihe noneho bizana kugira naho bamenyana wa mukobwa arangije secondaire amanje primaire aramubwira ati wayaretse akazanga akiga Kigali yigaga muri APAP ari mu wa kabiri secondaire noneho mama aravuga ati none se yitwaga Murisa n'ubarahari sindi busige Murisa ikamaze nohereza Murisa banza agiye wabo kugira ngo namwe tuzagende nyuma Murisa yaramanutse umva we aramanuka yumvaga ko nta n'ikibazo nta nubwo yanahigaga se yari umuhutu nta kibazo na dosiye n'imwe yari afite n'irangamuntu aramubwira ati noneho ngo wigenda amwerekeza kigera ahandi ukaza ukamazi nakubwiye baramufasha ugiye n'igikapu ubwo n'ubundi arabwira ati oya njye ntabwo munze iwacu iwacu n'Igitarama ngiye mu rugo barangije baravuga ngo nagende ngo ajye kwa perezida w'interahamwe aho ngaho agende mu rwandiko no ari abantu bitaga abakarani ba paruwasi bandika amafishi bagira bati ukuntu kiliziya nayo yabaga iri mu bintu iri kumwe na iyo gahunda yabaga irimo ubu ngubu wari ushinzwe umukarani wa paruwasi yitwa Karambizi aka muri karitsiye niwe bohereje bamwereze ngo amwandikire akapapuro ngo kuko ngo nta kibazo ugomba kugenda aragenda arakandikisha aragenda ubwo natwe twaje kugenda na famille yo kwa Placide nayo iragenda ariko bo naje kumenya ko banyuze Kicukiro abanyuje mu bice bya Kicukiro urumva twaje tuze masenge duto ariko cyumweru tujyana aduherekeza twageze mu mujyi aradutegera tujya mu modoka y'Ibutare ahandi hose twari twaze ko twajyaga tujyana muri vacances rimwe na rimwe noneho abandi nabo baza kunyura Kicukiro ubwo urebye urugendo rwacu muri Kigali rusa nkaho rusorejwe aho ngaho ariko hari ibindi bice bigiye gukomeza yego ubwo aho ngaho mama ahaciye nk'ukwezi mama nawe ahita aza dusanga Ibutare abasanga Ibutare ubwo ntabwo yari kuza ariko papa ataje yabanje kuza abonye papa atinze kandi bigomeza kuba bibi we araza noneho papa ahaziye yarazaga yagera nko mu mujyi agahita ajya kuri telefone agahita ahamagara umushikiro umva yakoraga muri Rwanda nawe telefone aho ngaho niwe wazitabaga n'ubundi ni ari umusebasioniste muri Tabarwanda akamuhamagara akamaze ati none se bimeze bite akarameze tuba abantu banje ntibarabica nimeze gutya na gutya ati byarakomeye umugore abana twabanje kubohereza tubonye utinze ukena baragenda noneho bashyizeho ko ukubona aho bakona bose bitubakwica nawe iri guhagera ahubwo nawe reba ukuntu itukomereza aho nuwiri guzamuka ku karamba ubwo nawe ahita agira ate ahita aza ariko aje arabanza nyuma Igitaramo kwa wa mugabo wa wundi yacuzaga ibiseke wa wundi wawe nyine wa Murisa papa wa Murisa ajyayo ubwo Murisa amubwira ukuntu yavuye Karambo bigoranye amubwira ukuntu batwohereje iki cyose babiganira akimara haraye rimwe indege biramanutse indege ya Habyarimana esheshatu kuri tariki 6 biramanutse yamanutse urumva imihanda ibintu bitangira kubibazo mu mihanda itangira gufungwa n'iki
babura aho banyura. Ifungo atari yabageraho. Atari yatugeraho ari igitaramo. No hafi y'Inyanza bita mu Butasenda. Ndahazi. Kansine bwa Kigoma. Bwa Kigoma aho ngaho. Nuko arangije ikintu hakoze niki ngo urumva bari Adventiste. Bajya nko mu isabato bakamutwara kugira ngo basigara mu rugo barumva bakaza kuza kuhamwicira. Nyine bize kugaragara neza nawe agwendana na tamporize abatembera. Noneho rimwe baza kubyigisha mu rusengero. Baravuga ngo turi mu bibi bikomeye intambara, muzi ko umubyeyi bamwishe bavuga Habyarimana, ubwo bavuga umubyeyi wabaga bavuga Habyarimana. None abantu batangiye gucumbikira abantu tutazi, abantu b'inyenzi. Nk'umuryango wo kwa Kanaka bamuvuze mu izina. Ubwo icyo bakoze ni icyavuze ati dore none ubwo bamvuze buriya birakomeye. Mu gitondo muri kerera ni ugucaho nka guherekeza. Cyakora yagerageje urumva sibyo ko nyuma yaje kubiva ko nyuma yaje gufungwa n'umugore we baje kwijandika muri jenoside. Baje kujya muri jenoside. Barabafunga muri gereza ya Muhanga. Ariko urumva ya papa we yari yahavuye. Ariko we yabikoreye barafitanye umubano ukomeye, yaranamuherekeje amugeze bitari mu mujyi n'amaguru. Cyagiye hari igihe umuntu yatinyaga kukwica we rimwe na rimwe akaba yanaguteza abandi bakakwica cyane. Nuko arangije rero ubwo amugeze bitari mu mujyi amubwira ati rero naho hasigaye uyirwarize nanjye nuko kunanishwa nanjye nsubiye utari mu mujyi kugera igisagara umanuke pfira mu marango n'ibiki byose nabyo ni ibindi bintu munyura mu irango urahazi cyane iyo ikansi ni wahazi ndahazi nize niho yaraje bahize hariya kuri Saint François d'Assise Saint François d'Assise ari ni mu rugo buri yari rwagibutse nirwo abantu bose bo mu rugo barimo na mama harane bashyinguye nuko ubwo turagiye ubwo twege tugeze ubwo bamugejeje Butare ubwo twageze Butare akora nakibagiwe tugera twajyanye mu birote hari igihembwe cyadusanzeho tuvuye muri vacances duhita twigayo ubwo iyo vacances kuga vacances twari turimo nako indege nyine yaguyemo Habyarimana niko indege bayihanuriyemo. Noneho rero urumva mu gihe twitegura gusubira ku ishuri nibwo igira gute nibwo amashuri yisahagarara kubera ko nyine ubwo twinjiye muri ibyo bihe. Ariko Butare ntabwo jenoside yahise ihagera. Ntabwo yahise ihagera. Ubwo twaragiye urumva muri uko gutampereza n'iki muri uko kugenda batinda ariko n'uzasindi kubwabo bavuga ngo abanyabutare bigeze banendeba baranze gukora kandi ari iwabo kandi ari perezida akaba afite Kambanda ari minisitiri w'intebe nawe uri umunyabutare. Aravuga ati noneho baje gukangurira rero ndibuka ko bahageze ku itari ndibuka byari ku itariki 19 tumaze hafi ibyumweru bibiri abantu barapfuye abandi barahunze n'abantu bashatse guhunga icyo gihe nabo muri famille ngiye mfite mukuru wanjye w'adato wacu yaraje abwira mama aramubwira ati wamaye stato wamutwari Burundi tugiye guhunga byarashobokaga. Mama Kanyaru n'ibiki byose mama aranga aravuga ngo yabonaga ntaho bitazahaba ngo ntago umwana wanjye ajya kubiye ikirare Burundi. Kumbe ubwo abantu abitwa abanyamaswa b'Ibutare umugabo arazwi cyane nyamaswa ba Rutayisire niwe nyira Hotel Credo bose bagiye muri icyo gihe tubareba n'imodoka zabo bashyiramo imiryango yabo barapakira baragenda barambuka babasha kugerayo. Ariko abandi bababwira ngo ntago nasiga inka zanjye gusa nagira iki. Ubwo rero 19 muri iryo joro ubwo bavuye muri iyo nama Butare bari na perefere rwose bamwica Habyarimana Jean Baptiste wari perefere ya Butare. Ubwo ndibuka nko kuri 21 nibwo byari byamaze gukwira hose batwari turi. Ubwo hatangiye nyine inzira ikomeye cyane ariko papa akaba yari yatugezeho nko mu minsi nk'ibiri. None rero ikintu cyabaye baravuze ati papa yabonye neza bityo aravuga ngo urumva papa yagiye iwabo natwe turi kwa nyogokuru ubyara mama. Noneho bigeze barukuntu bakoraga ibintu by'amarondo byo kwirinda abagabo abasore ariko noneho babikoranaga. Noneho ya nama ivuyemo y'Ibutare bamaze kukwira nama yari imeze nk'ibintu byose bamaze kubipanga. Noneho urumva babwiye ba perefere babwiye abaserire babwiye abantu bose ko nta muntu n'umututsi wongera kurarana ku marondo aho tukora irondo ryabo n'umututsi bakora irondo ryabo. Ubwo urumva aho ngaho bari bamaze kuorganiza ibintu byose ku buryo babaga bazi n'utugari cyangwa amaserire mu maserire yanyu bakaba bazi ngo
hari ahantu harimo abatutsi benshi baturusha ubwinshi, kugira ngo bizagende neza bizasaba kugira ngo hazave umusada uturutse kandi mu yindi serire uze kugira ngo dufashe tubashe gutinyuka, byose bari babipanze. None biba ngombwa ko muri iyo serire aho ngaho twari turi haza abandi bantu baturutse ku kandi gasozi, abantu bita Nyarukurazo, bagomba kuza gutanga umusada. Noneho rero papa araza aratubwira ati aza kwa nyogokuru aho twari turi na mama nyine, atubwira ati abwira mama aravuga ati mpa abana bajyane, tugiye kubarindira mu rugo rumwe. Urumva mama yaratwita inda nkuru y'imvutsi, tugiye kubarindira mu rugo rumwe. Noneho ubwo wenda abona utabasha kugenda urananiwe nuko mama nyine aravuga ati nyine ntakundi batwara ngize nkariya mama aramumagara arambwira ati ndagaruka, abwira papa ngo se ngo wamunsigiye. Noneho papa aranga avuga ngo hoya ngo ntabwo namugusigira ngo reka nawe mujyane. Ubwo mama arambwira ati rero ntasezeraho ngati umuhungu wanjye ati ibintu birakomeye, ntawe uzi uzarokoka cyangwa tutazarokoka, gusa uzaba intwari n'uwo ari we warokotse, uzaba intwari, uzamenye kubana n'abantu banjye, abantu inshuti zanjye urabazi, haba ari hano ari n'ab'i Kigali. Ubwo ni nk'umubyeyi wenda yabyiyumvagamo, ababyeyi babyiyumvagamo. ampa message ndangije ndagenda, niyo message nyine mperuka y'umubyeyi. Ubwo muri iryo joro twaragiye, bo baragenda bajya kuri rya rondo hamwe, cya gitero kiri buze kwinjirira, asigaza umuntu w'umusore wari ufite imbaraga uzi kwiruka, avuga ati nimubona nje mbabwiye ngo nimuhunge, ubwo baba batumesheje murahunga, buri muntu amenya ibyiwe. Ubwo baragiye bigeze nka saa tugenda tujya aho ngaho muri urwo rugo, turi imiryango myinshi cyane, bigeze mu masangahe z'ijoro nka saa sita, bikumva twumva induru ngo nimuhunga avuga cyane. Ubwo muri iryo joro ariko twari twegeranye, hari mushiki wanjye ko data wacu witwa Odeta yaje gupfa yishwe n'indwara ya kanseri, yahise afata abana arabegeranya, buri famiye zaregeranaga. Noneho Yesu yari yatubwiye ati niduhaguruka mwese mufatane. Noneho turahaguruka twese turafatana, ngewe munkurikire, ngewe ndajya imbere mwe munkurikire. Ahita ajya imbere nyine turamukurikira, tumanuka inyuma y'amazu, tugenda tugeze epfo tujyana mu gashyamba. Ubwo urumva urugo rwose usibye abantu b'abakecuru basigayemo, abandi bose babasha kwiruka barirukanse. Usibye ko muri iryo joro nta n'ikintu cyabaye, nta n'umuntu banatemye, bategereje buracya. Ubwo byari nko kudushyiramo ubwoba, nko kubatatanya kugira ngo batatanye n'imbaraga niba nta n'imbaraga zibashe kuza gutatana. Noneho baze gusanga wa munyantege nkeya, wa mukecuru wa wundi mama utwite, ibintu nk'ibyo. Uko byagenze ubwo muri icyo gitondo ubwo hahise haba noneho amabariyeri yagiyeho, gahunda noneho yatangiye. Telefone n'umama nibwo bagiye kumufata, baragenda. Rero urumva ntibigeze aba kure, hari n'umwana wundi wamurikiraga bwa kabiri witwa Jacqueline. Ubwo urumva bahise bagenda, bamushatse kwa nyina baramubura. Ahita yakumbira avuye mu rugo, yagiye gake ajya ku munyeshuri biganaga witwa Ansira niwe wagiye kuzana igitero. Yagiyeyo arimo ashaka uburyo atekera umwana igikoma. Umwana yamubwira ati ndashonje, uwo mwana mutoya. Noneho ubona nta kundi kuntu abigenza, ajya kwa Ansira. Igitero cyaje n'igikoma batarakinywa. Ansira uvuye ku kizi biganye. Nubwo baba hano mu mujyi wa Kigali ntiyigeze afungwa, ariko ntawe uzi ngo abahe. Nuko baraza nyine baramutwara, utangira inzira y'umusaraba, bamwitayeho bishoboka. Bamubaza umugabo ari he, bagakubita, umwana ari he, bagakubita. Bamukoreye ibintu bibi cyane, kuko iyo nda, ibyo bintu abantu bari babizi neza, banze kubimbwira. Ibyo bintu ku nshuro 30, twibuka ku nshuro 31, namenye ku nshuro 30. Ni ukuvuga ngo namenye umwaka ushize, kandi nabwo nari nagiye bari isababona mama, twari twagiye kwimura mu rwibutso, twamuzanye hari ikansi, twamukuye mu misozi aho yari ari. Nibwo byibura umuntu umwe hagati ibyo bintu nk'urumbwira, kandi n'umumama wari kumwe na mama aho bataye mu cyobo, n'umumama nyine ari bitari nawe yarokotse.
uwo mama nawe bari bamutaye mu cyobo bari bamutaye mu cyobo baraniganye baranitera ngo yitwa Constance nawe uwo mama nyine arahari buri gihe iyo nagiye najyaga kumureba buri gihe ko ngiye dutangiye kwibuka nk'inshuro kugeza nko ku nshuro kangahe najyagayo pe ariko akambwira ati nyine twari turi kumwe se nkumubaza nyine ko mwari muri kumwe warokotse ute wewe byagenze bite ngo ngewe ngo barantemye kuko afite bamutemye hano kuguru bamutema na kwijasa noneho ngo mbasha kuvamo ngo kubera ko Mukashyaka we yarananiwe ngo ntabwo yabashije kuvamo ngo yagumyemo aho ngaho kugeza igihe nyine aturu ariko hari ibindi nyine badashaka kumbwira ariko ukabibona ko hari ibindi arimo nanjye nkabibona akambwira ngo se ko murambi kubwira ngo kuki utabyemera amubwira impamvu ntabyemera nyine nuko mbibona ko hari ikintu hari ibindi bintu ndashaka kumenya nyine uko bamwishe njyakire iminamagurukemo bimpanagurikemo cyangwa ngisinge mbyibuka mbashe gukomerana nabyo nkuko n'ubundi nakomeye no mu bindi nkuko aje nyine arambwira ko nza kubimenya nyine niho arabisobanura arambwira ati ngiye kubwira ariko nyine umugabo ukomere warakomeye arambwira nta kibazo arabimbwira nyine bamufashe baramusatura bamukoreye cesarienne ya Kinyarwanda ngo barashaka kureba ko umwana w'umututsi uko ari mu nda ngo bameze nk'abahutu ubwo baranabikoze iyo cesarienne barayimukoreye ntibanisi banamwica bahise bamugumisha mu cya cyobo urumva babandi ba Constance uwo nguwo bavuyemo we yasigayemo wenyine sasa noneho yanga kwimbwira iyo cesarienne bamukoreye bayimukoreye noneho bantu bamusigamo abo ngabo babashije bari batemwe ibirenge bamusiga muri cya cyobo noneho buri gitondo igitare kikaza muri cya cyobo urumva kugira ngo barebe ko ari ugihumeka bakajugunyamo ibuye bakareba kubita kuko niwe udari ufite imbaraga na wa mwana ntibamwica babishe nk'icyumweru cyose bataka kugeza igihe ijwi zizashiramo ndabyumva nyine birantusha ariko ndakomera narabiririye pe abiririye ndabiririra pe numva umutima urasanda ariko uraruhutse mpita nanabyakira nuko nyine n'ubu niyo ndimo mbivuga mba numva nyine n'ibintu uke birababaje biranakomeye usibye ko mu buhamya nanjye maze iminsi numva numvise hari undi muntu watanze ubuhamya numva bigiye kumera gutya nawe mama we yaratwite nawe amubwira ngo reka barebe ngayibaze izo mvugo reba nk'ibyo byabereye Butare ugasanga n'uw'Icyangugu cyangwa n'ahandi hantu nawe urwo rwango ugasanga nawe ararufite rwo kuvuga ngo arebe ko umwana ngo umututsi ngo ameze nk'umututsi batabivuganye ubwo ruhinja bakarukuramo bakakubita nta tangazo byatanzwe umva ukuntu abo bantu wagira ngo habagaho telefone wagira ngo babaga bahamagaranye ngo tubigenze gutya bari barabitojwe kuva kera n'ibintu bari baratojwe bafite nuko ubwo njye naje kubaho ubwo ibyo ni bya mama papa nawe yaje kugenda akunyura mu misozi aza kugera ahantu bita Cyamwakizi ni ahantu hari icyuzi kimwe Cyamwakizi bajya banajya kwihukira niba ari iyo uvuye muri Cyamwakizi uhita wambuka ujya i Burundi ubwo ntabwo twongeye kubonana na bashiki banjye twaje gutandukana mu bezi za sitarago zanjye ariko bashiki banjye tuza kongera guhura ahantu none papa we ubwo rero ngomeze kuri papa ndahita njya kuri bashiki banjye papa ubwo yaragiye urumva agera kuri icyo cyuzi urumva kuri Cyamwakizi bahari kumwe na barumuna be bari abantu benshi cyane ko babakuye iringanwe hari hafi y'ikazi babajyana Cyamwakizi urugendo rw'amasaha 3 bambaye ubusa bazamuye mu ko baragiye bamera nk'aho baguye ahantu meze nko muri koridoro noneho barashorera agire ujya ku ruhande bakamwihorera banamutema barashorera ababyeyi babambitse ubusa ushaka umwenda ubonanye akenda umuntu kazima akateka mukuramo nta kintu na kimwe wabaga ufite usibye gutegereza nyine ko ntacyo wabaga ufite kuvuga ntacyo wabaga ufite gukora usibye gutegereza nyine ngo ndapfa ryari nta kintu ubwo bajyana gutyo agezeyo yari yambaye isaha yari yaraguze muri Kenya mu isaha nziza noneho abwira umuntu wari ugiye kumujugunyamo aramubwira ati reka muhere ino saha noneho nanjye kamuka musaba agafaveri mbabarire nujya kunzirika use nk'uworoshyamo kuko barazirikaga agatajugunya mu maso noneho kwa kundi imitwe igiye hejuru bakutaga rimwe ugahitaga mu mazi noneho
kwa kundi imitwe igeje urumva ni mu isomo wamo uko uzamuye umutwe bagahita bakutaho nta mungano bo bahitaga bajya mu bwato amacumu za nta mungano bagahita binjira mu bwato bagenda bazengurukamo uzamuye umutwe bakutaho nta mungano uzamuye umutwe basukumisha mu gisongo uzamuye umutwe gutyo none rero agira amahirwe yazimo koga aroga nyine bamujugunyamo aho ngaho urumva ni mu bantu benshi cyane abaga batayemo abantu benshi cyane ahita aragenda asa nk'uwogamo aragenda abona ahantu akantu k'agafunzo agenda akajyamo noneho muri uko koga ahuramo n'umuntu w'umusore urimo woga nawe barohamishijemo ariko noneho wifunguye uzi koga nawe aramubohora na kakandi n'ahandi bari bamuziritse nawe arahazirikura noneho urumva yahise atuza abafuri noneho ahita agenda ajya mu gakangaga ishyira dukangaga agumamo yaratubwiraga ngo abantu barabatemaguye kuva mu masaha batema murumuna we bakurikirana murumuna we witwaga Yosefu n'umugore we n'abana batema bakwasaba batema noneho avuga ngo nashatse kuva muri icyo gifunzo ngende afate ubwato bakubite hejuru avuga nti numva agatima karambujije tiguma amahanga ubwo yaje kuva amahanga nijoro ari umukajya hakurya ageze ha Burundi aragenda arongera ajya kunyura inzira urumva Kenya yarahazi ajya kunyura inzira ya Kenya yaje no kurokoka ariko yaje gupfa nyuma ishwe n'indwara urumva bagiye bahura n'ibindi bikomeye urumva n'agahinda buriya n'iki yari igihe atari gikomere kigaragara ariko umuntu yarashize nanjye nta bikomere byinshi si by'ahantu bagiye bankubita ubuhiri ibitero igitero cyamfura bagiye bankubita ubuhiri ibiki ku buryo nigeze no mu mutwe narakomeretse urumva bankubise ubuhiri naguye mu mayiti urumva ahantu hari intumbi ariko nyine nza kuvamo urumva gusa nibyo ndimo nkubwira nta bikomere biba biri physique umuntu aba afite ariko birimo imbere mu mutima umwana w'imyaka 9-10 sorry no kumva izo ayo makuru aturuka uko umubyeyi bawe bamwishe bakajya kumubagamo umwana n'abandi bose uko umuntu agenda yumva urumva iyo umuntu ahunze kereka famiye yapfuye muri kumwe yose urumva ugenda yumva urusorongo nuko ubwo rero nza kugenda hari mushiki wa papa wari warashatse umugabo nyine w'umuhutu berera by'abana bakuru ariko ari umushiki wa papa yari yarapfuye n'umugabo we hasigaye abana badukoreye ikintu gikomeye cyane abo babyara bacu ndabashima kuko ntabwo abantu bose bari bafitanye isano ariko bigeze bitanga nk'abo bantu buri hari ibintu njya ngeraho ndaza no kubisorezaho hari ibintu ngeraho nkashima hari n'aho nageranaga ariko umuntu urimo udukurikiranye aho waba uri mu Rwanda waba uri aho uri hose ukaba uzi ko warokotse umenye ko mu buryo bumwe cyangwa ubundi umuntu witwa umuhutu hari uruhare yagiye bigiramo uzafate ibintu byo kujeneraliza abantu ngo abahutu bose ni kimwe ngo abahutu njyewe ndi mu bantu batemera ibyo bintu batabihagaze kuko no kugira ngo bashe kurokoka nari nabo bashitanye nabo barokoka nuko byanyuze mu kaboko k'umuhutu mu buryo bumwe cyangwa ubundi uwo muntu abo bantu bajye banyumva uko kuri ni ibintu byumvikana niyo mpamvu babaho n'abarinzi b'igihango ntabwo leta igiye gutekereza abarinzi b'igihango ariko ibyo bintu bitabaye kandi izo kazagiye zibaho kandi ahantu hagiye hatandukanye ntabwo rero mu mvugo buriya nta bituma wa muntu iyo uvuze ngo abahutu bose ni bamwe ngo abahutu bose n'abicanyi tubona wa muntu waragize neza icyo gihe yumva ko acika intege aravuga ati nk'ubu narwanaga n'iki ko narwanye kuri famille y'abana bakanaka sinabashije wenda guhisha ababyeyi babo ariko nabashije kurwana ku bana batatu bararokoka none ubwo ngubwo nanjye niswe iki kandi wenda mwarokotse muri batatu twarokotse turi batatu mwari bangahe ubundi twari tugiye kuba batanu kubera wari urimo ugiye kukana nuko ubwo birangiye rero aragenda afata ayumva ko ari ahantu bihishe bitaba kwa Maritine n'aba bakobwa bose naho ndi ukadata wacu aragenda avuga ati ntabwo nafata abana ngo mbanzane mu rugo reka njye gufata abana babaga Kigali bavuye mu mujyi nibo batamenyeye n'ubuzima n'iki ngwenda mbazane bari bo barahanga ntabwo nafata abana bose b'umusozi bundi bose n'ubundi bababuze baza kubashakira hano oya byanze bikunze na kene wabo kagomba kuzamo hari karimo kubona bose bari bazi ko n'ubundi ari mu byara wacu kandi n'ubundi niko byagenze araza fata umuntu w'intera hamwe hari ikansi nyine ari abuze fata umuntu aramuherekeza w'intera
baramanuka gusa ubwo baraza bavuga ati abana nje kureba hano afata umushiki wanjye mukuru n'umutoya afata akaboko barabazana babajyana mu rugo iwabo nicyo kipfuye ariko babazanye ngiyewe narahageze wowe wari ngiye muri kuri sitarago zanjye mukuru kwa nkabi muri ibyo bitero muri ibuye rikankomeretsa ariko ngasanga ntageze amera umwuka harana ibuye ryandayeho numva napfuye ndebye nkoze nikoze numva amaraso ariko numva ndi muzima ubwo ndabyuka ndagenda njya mu kantu k'agahuru numva ya maraso ndi noneho ariko nkatekereza buriya no kujyana abana gusura imiryango ni byiza kuba papa yaratujyanaga tugasura imiryango bigatuma unamenya ngo batuye aha nturutse ahangaha nahagenda nkahagera nabyo byarafashaga kurusha uko waba uri ku gasozi gutyo ukaba utazi ngo harya ngo kumva gusa mufite bene wacu kwa masenge ni hehe ubwo mba ndagiye ngerayo namaze icyumweru nawe ajya kubazana turongeye turahuye n'umuryango ariko ka kantu twavugaga ko kuvuga ngo amasano bari bayazi baratubuze noneho batangiye kubazanya ngo abana ba Mukashyaka bari hehe basanga nta n'umwe yabishe ibitero byarahagararaga bagatanga raporo y'abantu bishe igitero kikivuga wari uri mu gitero kiniki cyagiye bakanaka hapfuye abana bangahe ni bangahe badahari tumenye abo dushaka mushakisha bashakisha basanga usibye iyo wari uri kumwe na mama n'uwo yari atwite nta wundi muntu barabona kuko n'abapapa ntabwo yari ahari nawe ntiyari ari muri kare avuga ati ubu se tubuze baratwara dufite abandi ubwo bahitaga bicara bagatekereza bagashakisha amasano waba yabaye washakishije isano avuga ati ntibishe kwa Mariya yari mushiki wa se igitero cyo kiraje kiza ariko uwo munsi twabimenye sinzi umuntu amakuru yaratangaga barabivugaga buriya ni mu bantu bose n'abari abantu 10 bagiye kuziwanya habonekagamo umwe wenda ukibafitiye agatima niyo mpamvu mubwira ngo ntabwo bose bari bamwe akaba arimo afite agatima arazaza kureba babakobwa ababwira ati twamenye nimugoroba ejo muzakora tansiyo ariko twumvise bavuga ko barimo bashaka mu muhungu cyane ubwo rero ejo muzakora iki muzafata umuhungu mureba handi mu famille muba mushyiremo abahari nibaza bagasaka bagasanga ari abakobwa ntabwo bazahita babatwara kumbi hari umukonseye witwa Batista wo muri ya quartier papa yajyaga aza nkuko aje kwa mushiki we akamugurira amabyeri agasangira agacupa bakasangira agacupa urumva bose bari umuntu bose n'abanyenduka n'abanyabutari nubwo badahuje ubwoko kuko ikintu cyo kuza kukishyira hamwe kugira ngo barimbure umuntu tuyumva ko guma kwica umututsi ni ibintu icyagoranye cyane muri kiriya gice cya Butare na Gitarama kuko n'ubundi barasanzwe badafite batabana neza n'abakiga basanzwe n'ubundi abakiga babanga guhera kuva kuri bya bindi byo kugaba Kayibanda byakomerejeho noneho kugira ngo rero uzumvishe umuhutu y'Ubutare ujye kumubwira ngo uramututsi ngo genda ngo kumwica ngo kineze iyo politike ya mbere byabanje kubagora cyane byagoranye cyane kuko bari bameze nk'aho ari umuntu kugira ngo abantu abize amateka barabizi nuko ubwo kumbi Batista niwe washyizeho itegeko avuga ati niba abana ba John abo bakobwa mubareke umuhungu niwe ntashaka ubwo ari mukuru wabo uri warashatse Felicite wabo ngaho ngombwa ko nambara ikanzu banyambika ikanzu nimugoroba umusaza wafata akaboko aramerekeza anjyanayo igitero kuko kiraza kirabafata kirabashorera abajyana aho ngaho ubwo babinjije aho mu bihuru byabaye ntawe ubizi nibo babizi ntabwo iyo kadire bajya bayivuga babona baragarutse bwa mbere barasaka umuhungu batanga raporo ko umuhungu ko ntawe wari bamubuze ubwo haciye kimwe ndongera ndagaruka bangarurayo bongera none bansubiza noneho baza kumenya ko bampererekanye cyamara uwo muhungu arahari baramuhererekanye yabaye ngombwa ko igitero noneho ngewe nza kuhava ariko mpava nabishaka kuko urumva ntago umuntu w'umwana bamubwira ngo zabaga ari inyungu ngo bihita biba Imana n'iki Imana yakoresheje bihita biba noneho ikimenyetso cyo kuhava burundu wenda bashiki banjye bazarokoke kuko byanze bikunze umubyaranye arambye ati uzatwicisha noneho igitero cyaravuze ngo nimba gusanga aha bazatwica twese kuko nuko ko nkwirukana wabibonye nkabibona ubu kuko wabibonye basi ukababarana bashiki ba ubwo
aho ngaho ubu nahise ngenda ndaturumbuka ngenda mu bibande nanjye ntazi nduburuka ariko nuburuka ngana i Butare mu mujyi icyo cyerekezo nafashe kuko navuze niba arenganwe bimeze gutya aho iwacu nyine mama na mama papa bavukaga bikaba bimeze gutya none ikansi nabo bikaba bihageze kwa babyara banjye ntabwo nsigaranye he agatima kanzemo kamuga ati subiza iki gice ni umutima ni Imana yawunkizemo bandagiye nyiruruka mu gishanga uri icyerekezo nari nyizi ko kiri inyuma gutya kuko hano imbere niho twari turi inzira ijya i Butare mu mujyi nari nyizi kuko ntitwanyuzemo tuza twajyaga tunangira buri gihe ngenda nubitse mu gishanga ngera muri uwo muhanda w'Ibutare uwo muhanda umwe uza ku mashuri kansi wundi wo hasi muri Kakabanda so ndawuzi hariya hamwe wanyura uje za Kihene gutyo uzamuka ha mu Kihene nabwo niho nanyuze ugomba ngeze hariya ku Kihene baramukubita nyura ku bantu barimo bahinga muri cya gishanga ndabasuhuza ariko muranira nyitayeho ikomereza ndazamuka ngeze mu muhanda ni Imana buriya mu buzima twagiye tugira Imana nzahora nshima Imana cyose Uwiteka nkukuzana marayika murinzi nisange mu musore mu muhanda arimo agenda ndamwegera ambonye arahagarara ansuhuza arambwira turajya hewe mwa arebye ukuntu arebye ukuntu meze ibikomere ibintu amahwa yagiye anyinjira sinari nzi wari we pe abarambwiye ngo ndamubwiye ni ngendo mututsi uko none uravaho ukajya he njye narokotse n'ejo twari twavuyeyo kandi arahari ndabizi ntahandi hano narokokera arambwira ati kwitaba urahazi ndamubwira ni kwitaba ndahazi arambwira ati rero twarihinduje muri 59 ni umuhutu mu byangombwa ariko usanga ndi umututsi nuko twihinduje muri 59 ugize amahirwe kumva ibyo bintu ndimo ndakumva ubu ngubu umuryango wanjye kugira ngo ngomeze ubeho batazazana n'ibyo bintu ngo ko twihinduje muri 59 batse umuntu uzajya ujya kwiga imbunda ubu ngubu ngiye kwiga imbunda kuri komine Ngoma kugira ngo dufatanye n'ingabo ahambwa ariko nta kibazo ndakujyana ndakugeze Butare mu mujyi mugira ikibazo ndetse tugera kuri bariyeri wowe uzajya ugenda ufite unyura ku ruhande ngende nerekane irangamuntu yanjye ibambaze ndamubwira ni uriya mwana wa mushiki wanjye ngiye kumuha imiti ayizaniye umurwayi umusaza ararwaye hariya muri uriya muhanda wenda umva hazi kuva hariya mu Kihene kugera Icyarwa harimo bariyeri zitari munsi ya 2 miliyoni nziteranyije reba hariya ku nkubi igiti ku giti urano ko umuhanda uzuyeho ibiti biri ku muhanda hagati y'igiti na metero 20 hagari bariyeri igiti metero 20 bariyeri ngo barabira biti biri hari urinde ugera mu mujyi iyo ncicirize mbona bari nka bariyeri na 2 miliyoni kuko umuntu yabagamagara gundi bariyeri ni hari arimo mureba kubyo yahitaga no kubaza ngo ubise ngo yaberetse ibyangombwa urumva babaga bavugana bareba nabegeranye naho harinde turagenda amahirwe tugeze hano wenda kwegera hari Icyarwa ku Mukoni hari bariyeri mbi ubugande nabonye bariyeri mbi cyane yanteye ubwoba iriho abasirikare rwo mbonye umuntu wambaye sifiri wambaye teni kuko hari ya urumva ni mu cyane twari tugeze mu mujyi kumbi ngo na abasirikare bo kwa wandi bo kwa wa umugore mu jenoside babagamo hari akwanuza hariya yaratuye hariya nyine hariya ku Mukoni banafungiye Arusha ntuza afite umuhungu witwa Ntawabari Jerome ntuza yari minisitiri w'umugore ari no mu bagore bakoze jenoside yendaza kumwibuka urumva iyo bariyeri niyo yari abasirikare biba hano ku ruhande hari abantu batemaguye aho hirya njye gusa nari maze gukomera maze kubigiti iyo narebaga nabonaga n'umuntu wamutemye cyangwa niyo yabari masamba nahitaga mera nk'umuntu wikanzemo ariko nkahita umutima wari warabaye ikinya wari warabaye ikinya ku ruhande ariko abonye iyo image imbonye ahita mfatara asa nk'umwanda aho kubwira ati wikikanga utagira ubwoba tuzamuka kuri university gake tugera hari uriya nzira ijya ku isoko yego ahita mbwira ati rero ngarukiya komine Ngoma eri hano hirya ngiye kwiga imbunda ubwo nawe bambwiye ko kwitaba urahazi mbwiye kwitaba ndahazi
hambwa tubwo rero niyo uzabaho Imana nyine izagufasha nurokoka ubwo nyine ntabwo uzibagirwa ko twahuye kuko rero nanjye ndagiye mu rwego rwo gucungura umuryango wanjye ngende niyega iyo mbunda niba tujyana kurasana n'inyenzi tuzagenda nyine nzajyayo kugira ngo umuryango wanjye kuko nibeshye nka byanga bahita bavuga ngo kubera ko twihinduje kandi barabizi byose urumva nibo abantu bari bagiye basigaza bavuga ngo ni ukuvuga ngo inkotanyi zitinda kugera nko ahantu mu bice byinshi bari gusanga nk'abo ngo babishwe bari gutaba nibo bavuga ngo bokorosa Habyarimana kuko baravuga ati turabizi ko bihinduje ariko bakaba babyihoreye turabizi ko kanaka nyina afitanye isano n'abatutsi ariko bakaba babyihoreye kuko iki gihe bari bagifite abo kwica baracyahari abandi n'abazorose yarangije ndagenda ndamanuka dirigite nari mpazi kuko ari ateganye na gare ahahoze gare batarayivugura ngo bajyane hano umuhanda uva kuri gare dirigite wahitaga umanuka ujya kwitaba ngenda njya ku kigo cy'ababikira ndakomanga namaze nk'isaha yose cyangwa isaha ebyiri aciye nk'amasaha abiri mbona umubikira araje arunguruka ku gapangu gutya arareba akuraho rido abona ni umwana arongera asubirayo asubiyeyo ndongera ndakomanga aragaruka arangije arafungura arabwira ngo yewe mwana urashaka iki ndangije ndamwegera ndamubwira nje kureba mu bice bitwa Muhamedari uba hano nguje kureba Muhamedari usanga wowe wicaye hariya aragenda ajya kureba Muhamedari aramubwira ngo witwa nde arambaza ndamubwira ndareba Muhamedari nyine aramubwira haciye nk'iminota nka 30 mbona baraje barafunguye ndinjira Muhamedari aransuhuza akimara kunsuhuza abatangiye kurira noneho akajya mbaza none se kanaka bose barapfuye icyo kintu navugaga uwo ntabonye ko ntawe rigeze mbona n'ubundi apfa mu maso yanjye barapfuye usigaye wenyine ninjye nyine usigaye cyakora ndi kumwe n'abajani asigaye kwanuza kwa Maria nibo batazapfa kubona ari nzaho mbasize babashiki banje avuga ati mu muryango wose niwe wenyine sigaranye ariko icyamurishije yaje kukimbwira nyuma hari mu byara wanjye yitwa Ndayisaba yaramaze nk'icyumweru amujyanyeyo ngo ajye kubatekera ko yari izina bya Seraya noneho igitero kije ujya wumva ngo abasirikare harimo n'uyu Gakwerere uyu waje wavuye muri FDLR hari ikigo cy'ababikira avuga cyo kwitaba bagiye gusohoramo abantu nicyo kigo nicyo narindimo icyo ngicyo uko baje baturutse kuri eso nibo baje gusohora abantu noneho ariko ngewe babasohoye nge ntarageramo utari wageramo hakirimo wa wundi bazanye guteka ahubwo ngewe nahageze baraye babasohoye abantu bakuye muri icyo Imana yagiye gukije baraye babasohoye no muri abo basohoye na mu mbyara wanjye Ndayisaba ngiye ari mu gikoni yumvise interahamwe zahindaga hinjiraga abasirikare hinjiye bagakwereka n'uwo kapiteni wundi bo binjira mu ku irembo rinini ku gipangu baraza bahita bamugaba bice turashaka abantu bose muri bo barinjiraga bakisakira bagenda bakubita n'imigeri baragenda basohoramo abantu icyo gihe ngibuka ko Ansera yambwiye ngo niba batwaye abantu muri 50 anyereka utwana nka tubiri tw'uduhungu twambaye amajipo batwambitse amakanzu arambwira ati tutwana nitwo twasigaye bashikibe babo bari hejuru ye gato bose babajyanye na nyina bagiye kubica natwe twana twababeshye ko ari abakobwa kandi ari abahungu iyo baza kubimenya natwe batwishe buriya bwana nibwo basigaye none hibaze kuza bakagusangamo none uri umuhungu none nararabarutaga uri na mukuru maje kugira dufite twaba tw'imyaka ine bari badutwaranye na banyine basigaza utwo tw'umwaka tw'uduhungu natwo batwita ko dukobwa none hibaze none waje undi mwana none ubaruta imyaka 10 maje kugira 12 wowe umusore ababikira babuze abantu bareba noneho bakanga kubigaragariza ama emotion yabo bose bakohereza nyine uwo wanjye ikintu yakoze ni kirere ubwo Ndayisaba ubwo narambwira ko Ndayisaba byagenze Ndayisaba ubwo bari barinjiye none Ndayisaba ari mu gikoni ahita afata inkwi arazipanga ku gipangu arasimbuka asimbutsaga mu ntera hamwe ziramubaga Mansera nungo arahari agize imyaka 90 na abikabuga njye kumusura
yajya ati buriya ijwi rya Ndayisaba ntabwo rijya rimvamo, arinda ahera umwuka amwumva ari we bamuzanye. None ubwo yambwiye ati cyagiye ikintu cyambabaje nuko nari nkubonye nawe numva ijwi ryawe nzaryumva nuramuka nawe baje kukwicira ha cyangwa rimeze nk'irya Ndayisaba. Ikintu yakoze ni iki? We yarambwiye ati genda amereza bampandura inuza amahona ari mfite maha kakabutura kacitse ikintu biki, yabanza ngenda ndoga azikoga anzanira ibiryo kawunga ndabyibuka pate jaune udushyimbo, ariko ntabwo nari kubishobora neza biranyanira. Atambwira ati noneho uruhutse, anyinjiza anyereka icyumba gishashe neza kirimo n'utuntu, ahita azana n'utuntu tw'utwenda buriya mu bihaye Imana ntabwo ajya buri myenda twenda tukabutura tungahe umuntu ariko yadupakinze yadushyize mu gashashi cyangwa ngaho ngo banze uryame. Ndaryama. Noneho kubera Ndayisaba yapfuye hakaba hari umusaza yari yaje gusimbura, baramuhaye iki retired hari ubwo niki baramushyize mu zabukuru muri pansiyo, bamushyize mu kirugo cy'izabukuru. Noneho niyo mpamvu nyine Ndayisaba niwe yaraje gusimbura, ariko kubera ko yapfuye kandi yari hafi ahantu bita Imbazi bamutumaho bamubwira ati n'ubundi wa mukozi yapfuye ngwino ugomeze udufashe ababikira. Ubwo nasanze Tanazi yagarutse umunsi umwe nyine Ndayisaba yapfuye. Uwo munsi niyo pate jaune nariye Tanazi wari wayitenze. Ubwo ikintu cyabaye ni ikimasera yahise ajya kureba Tanazi amubwira ati ikibazo gihari mfite ni wenyine wagikemura, uyu mwana ntabwo nshaka ko bazamunyicana n'umwe, uyu niwe muryango wanjye. Tanambabarira twarabanye bari muri baba utumubwira beza b'igihango, mpora mbwira abantu nimba gafata abantu bose ngo batware mu kigare kimwe. Ibyo bintu mpora mbivuga buri munsi, buri muntu rero kuko yitwa uko umufata niba urakayemo emotion zikaza ntabwo aba umunyarwanda, ariko umunyarwanda w'igihango ntabwo tubahanje gutatira igihango baba inashyikirwa. Niyo mpamvu nyine ubona twagiye turokoka, ntabwo twari kurokoka ibiganza byabo mu buryo bumwe cyangwa ubundi bifite aho byagiye bikora akazi. Nuko Tanazi aramutakambira ambwira ati dore waradukoreye, bari baramuhaye n'inka, bamuhaye amasambu Isave, aho wibaza ko bamuzanye bari bamwimuye Isave aho naho yabakoreye. Yambwiye ati Tanazi dukoreye imyaka irenga 30, ari umuntu wabo manze n'umwana w'imfura mubyaye akora mu babikira. Mbabarira udufashe iki kintu, ababikira bose twese twaguye mu kantu kubera n'umwana nawe byabaye hano urabyumva. Tanazi yavuze ati nanjye se ndinde wo guhakanira ababikira, abantu bangiriye neza, arabyemera. Ubwo barimo baramugusenge ntibashaka kubinyumvisha, nashaka kubinyumvisha ku myaka bashaka kumuhawe ko umutima wari wasimbutse. Rimwe nkumva ndishimye kubera ko ngeze hano none njyama mu dushuka ngiye koga ibyumwe nari maze hafi ibyumweru 2 ntoka kurya ari ugucukura tujumba ari kugira ngo byanze no kumanuka. Bampaye imyenda mishyashya arangije rero akambwira ati ngwino yicara. Umugabo rero yitwa Tanazi gutya na gutya nibwo yarimbwiye agiye kujyana mu rugo, arakwita umwana we, ugiye kuba umwana we, nibiba ngombwa aza gushyira no mwiranga muntu ye, turamuguhaye uburu wa Tanazi kubera impamvu zo kugira ngo uzabeho, nta yandi mahitamo ahari ko nuguma habazaza kwa gukora bakwica. Arambwira ati ibyo bintu byumve umuzehe byumve ni ryo risirino ryanjye, izina ryanjye abantu bose bo bafamiliye nyine niko bandita umuzehe byumve, nta bundi nta yandi mahitamo. Kinagomba nise wagomba kurenza hiki mfata ukuboko akagashashi kawe kari mutera akagashashi kanje dupakinze twende jugu ndibuka ahantu hajye nibagirwa. Reba hano ruguru y'intuza hano bashyize ruguru ya misi, yego hari ahantu haba station niba ari ya Merezi, urayibona meze nk'erekezo za ntuza hari ahantu kuri ya station n'akandi gace karuguru gatoya nahasanze imirambo irunze nk'amasiteri. N'ubwa mbere nari mbonye Caterpillar imashini
iterura imirambo gutya ikayishyira mu makamyo ari imirambo iterura wajya kubona iryinyo rimwe rizamukanya n'umugongo urumva akabitsindagira imwe yakuzo hakaza indi igaparika. Ni ukuvuga ngo hari imirambo ubanza yari muri Butare yose hari ubanza ariho yari irunze ahantu buri gihe manyuze ngiye Butare nkareba iriya sitasiyo nkareba iki ya image izantumbi zose nzibona tuhageze tanaza bahita mfata nkomeza numva nikanzemo ariko ntuza mansere ambwa kugira ngo bizase neza ntuzabeshye umugore wawe je n'umubwiza ukuri uyu mwana mututsi muhawe n'ababikira ariko ntimubibwira abandi mubwira abaturanyi ntimubwira abana ko dore ko mwari bafite n'abana bakuru urumva nk'umuntu bamaranye igihe bazi n'ibyo ababikira babakoreye uko bikose yarazi umugore we nawe uko ari bubyakire kuko bari bakuze n'abantu bari bakuze bari barashingije bari bakuze kandi anabizi ko ari n'umuntu wito kutatugiyeyo tunya muri quartier abantu kuvuga ati tanazi so umwana umukwehe ngo uyu n'umwana wanjye rero ariko tanango nawe urabeshya ngo umwana namubyaye kera nyine ngo ntimuzi ibihe turimo se ngo navuye kwizanira umwana wanjye yagiye ibyo umugore we nabyumva nigumira mu bana ariko numva ngizemo akantu k'ikizere kugeze mu yindi quartier ahandi hantu hatanzi hano nduzamenye ko ndumutura usingiye kongera ngiye mu bandi bana nanjye nkajya nikinira nkumva nyine nifitiye gahunda yo kwikinira byabaye nabaye imfubyi nyine nta kundi ndibera kwa Tanazi ubwo narwo nenzi ngo bizarangira ngo bigende gutego nsubira iwacu bigende kandi bayo Watanazi baho wumvaga bayo Watanazi ndetse no muyango nagiye gushyiramo no mwirangamuntu ndayicaye azangenda nkakina n'abandi bana nkabona abana n'abandi bana bamwe ntibandeba neza abana bari nyitegereza barandeba amaguru barandeba mu ntoki barandeba iki turimo duke ariko Tanazi ubwo ntahari Tanazi yarazaga muri weekend indi misaga ajya mu Mansera ariko mu Mansera bakamuha uruhushya rwo gutaha muri weekend kugira ngo aze kureba umuryango uko umeze kubera ibihe turimo nyine byabaga bikomeye hangije ariko abwira umugore witwa Maria Teresa niwe ngo arahari nari gihe najyaga no kumureba Tanazi we yarashaje Tanazi naza kubikubwira nuko arambwira abwira umugore ngo ntukamusige mu rugo nujya no guhinga mujyane agasuka gatoya ajya bari iruhande rwawe mujyane guhinga muzo umuproteje ngo atazajya kuza kukwica guhinga mutahane mujye mu misa muri kumwe ibintu byose ajyana ibyo si byamaze cyane kubyimira ingara zo kwaka ngo uriya mwana Tanazi ngo ari amaguru ngo naye muto uriya mwana bitangira uko nguko noneho bakabivuga ibintu bya ideology babivugiye hanze none batangira kubyinjiza mu bana ba Tanazi ana ba Tanazi nabo bagatangira gusa nkaho ubona bagenda bakwishisha ubona bitarimo biza neza umuhungu we mwambwe ati nyabara shaka kandi uri inyenzi umva yitwaga Abdul kandi twajyaga kungana dicecekera mweka ko nibyo bintu by'inyenzi kandi ndabibarusha byembizi kuva i Kigali twabibayemo kandi urumva ari umwana wari warakuriye i Kigali umwana wize na gardienne ubwenge z'ibintu byose no papa yanabifungiwe baceceka Tanazi yaje muri weekend imwe indi yindi banza aribwo twananega nta n'ukwezi nahamaze bakajya banyuza abantu ku rugo babajyanye ari cyuzi cyitwa icyadisha kiba hagati ya Mbazi na Nuza cyo kibamo hagati yuva Imbazi umanitsemo ugiye Isave ukinyura uruhande hakinyuraga buri gihe tugiye mu misani cyangwa njyanye na mukecuru guhinga nkareba imirambo ihari hapanze abo barimo bica mukecuru agahita mfata ukuboko tugakomeza izo image nanjye ntabwo nzibagirwa none ndibuka umunsi umwe turi mu rugo gucya nari nagiye mu rugo rw'abaturanyi ahantu cyo kwa Petero nari nsigaye nemberamo aho hafi kuko yari yavuze ati ujye umujyana cyangwa ntazerera kure igitero kikazaza kikamwaka abana ntacyo nabwira bari ababikira nuko umugabo yavumbuye ngo abana bari babavanye Isave mu kigo cy'Amansera abana barindwi abashyira ku murongo mu gashyamba ahantu narebaga n'amaso yanjye afata isuka ahera ku mwana wa mbere arakubita kana karyama kabiri gatatu harimo agakuruko gasaga n'urimo mukuru tujya kungana niwe yasoreje arongera agatangira kuri wa wundi wa mbere arabusohoza ubwo bwana iyo foto ntabwo ndeka kutayibona yabwishe nko mu munota umwe rwose yarangije amaze no gufata ibintu
kwa kundi ukubita isuka kaza ikintu kimeze nk'inuza kinini ngisinde aha igisinde agenda bashyiraho ibisinde gutya abantu barindwi ari umugabo umwe umukuru ubona nawe w'umubyeyi abica ashishikaye ubona ko ari cyo cyamujyanye ngo yagiye mu bapadiri yagiye gusohora abo bantu ari umwe wenyine arahamba neza afata isuka yarangira agenda umunyabwo kandi wabona na nyuma ataranagaragaje aho yashyize abo bana bwahamaze nk'iminsi nk'ingahe imbwa zihita zibutabura ko byahitaga bizamuka nyine bigahita bijya hejuru ariko ibyo byose buriya baje kuhabona kuko nta hantu hari hazwi nuko yarangije ubwo twabaye aho ngaho ariko muri iyo minsi ubwo inkotanyi zimwe ziraza bageze muri zari amasasu turimo turayumva bamaze kuza natanazi baza babonga abantu bose ngo nibahunge ku musozi Atanazi nibwo ari butaha ari mu weekend ubwo ibyo ntabwo twabimenye twe twaje twiye adahari tuzinga ibintu umusozi wose urazinga turikorera turagiye ni kuvuga ngo abari bari aho ngaho ni abahutu inkotanyi zirimo ziraza barimo barashaka guhita bahunga inkotanyi zagere bagiye cyane barimo barashaka ngo barimo baravuga ngo zirabaga ngo umuntu wese ngo usanze ngo aho ngaho ngo baramwica ngo bakabinyumvira nabi ikintu biki tugenda umusozi wose ubw'inkunduro y'abahutu none bagishaka kwica abantu bari aho ngaho barimo barashaka guhunga ubu ni uguhunga babirambi ko nta yandi mahitamo basigaranye nuko kandi ubwo ngubwo ntiwanasigara ahubwo aravuga ati kugira ngo tugusiga aha ngaha turasiga tukishe nuko byari bimeze njye nashatse kwanga kugenda aravuga ati urasigara uri umurambo turagenda turazinga turagenda ariko ubwo ngubwo muri icyo gihe nawe famiye yamaze kunyanga babana bamaje emosiyo zabaye nyinshi umukecuru arandeba nabi ndibuka nabibonye duhunga twaryama ahantu akabanza gasasira abana be ahantu nk'ikirago gisagutse kitari bugere agamwe ngo uraryama hari aryama ntitira ariko nari mbimenye n'ubundi nari nibereye muri izo strago zaho ngaho nta kibazo nari mfite ubundi nkasanga ibiryo nta bihari kamwe mu byashize kandi bizi yatetse ntabwo batetse ntanavomye nagize tugenda muri izo details zose kugera za Gikongoro twaje kumva ko Atanazi ngo ari mu bantu bagarutse noneho arukuna abantu bazaga ugasanga abantu bahunze abandi nabo inkotanyi zikabikanga bakaba barashe isasu rigahitana umuntu umuntu akaba yikomeje muri kuko baje basanga abantu baba hari urumva nayo mu emosiyo iruhande rw'intuza ntabwo byari byoroshye twabyumvise mu gutyo ariko ntawe umenya neza ngo byagenze gute nako nyine Atanazi yarangiriye gusa nyine ubwo ngenda nakomeje ndagenda ya famiye igomeza kumva ko ntitwagomeza kubana neza ibi kibazo muza guhura n'umuntu tugeze Cyangugu niho natandukaniye nabo ko byari byabaye binyura ku mabarere najya kumva turi ahantu ngura mwana n'umututsi abantu batatuzi mbona biri ni ikibazo abona nyine byari byose nanjye nzahaga Imana uwo muntu anjyana muri Referina urumva aranyamukana tugira Bukavu anjyana muri Muhayita ariko mbere ko anjyana muri Referina twarambutse tugeze Bukavu dusanga nayo sene ya nyuma yo gupfa ubundi ya nyuma na nyuma yagiye kumbaho bita twasanga abantu b'Igikondo bakuzi ibyo bintu ntabwo nari ngiye kujya mu bindi mu kandi gace ka nyuma ako kantu ibyo bintu nabivuze ubwo uri icyo gihe cyose nta numvaga nzahura na Gikondo bita tuyita ngwa twageze ari mu ijoro ahantu bita kuri college i Bukavu hari izindi mpunzi mu Kajoro nitwamenye ngo hano wabonaga amashitingi twamenye ngo hano n'abahutu bari hariya n'abatutsi nta mututsi wari ni impunzi zari zarahunze ni impunzi z'abahutu ubwo natwe twahunze nyine twese turi mu twahunze mu gitondo ngiye kubona umuntu kujyana ari ikibuga cy'umupira ngiye kubona umuntu ikibuga abantu bangahe twiganye muri gadene twakoranye tuziranye bazi abana ngo mbere mu bana turimo twiganire agahita ambwira ngo mu rugo ngo ni hariya ngo ujye kudusuhuza ngo kanaka ngenda nsuhuza kandi ukajyayo ukavuga uti ninanamujyanga kujyayo ngende ndumva bisanzwe n'ubu nta n'ikibazo nifite nigereye mu bana duherukanye twikinanye umupira twagize gute n'abasuhuza abari bisusa mu mabare baziranye n'iwacu saa 8 z'amanywa nagiye kubona mbona aho nari mpagaze ndi mu muhanda mbona umuhungu witwa Rudomoro nari bizi ko abana araza aramamagara ubundi wageze hano ngo uje kwenda iki wazanye nande ndamubwira ni umuntu wa Michel niwe wanzanye
abandi se bo mu rugo ndabwira abandi bose barapfuye mama barapfuye papa bose arabarara yarabizi ko yoga kwa nyirarume yasize yicishije nyirarume yitwaga Murenzi yaratuye muri icyo gipangu niwe wagiye kumwerekana ahantu yari yihishe n'umugore we niwe yerekanye yari afite ahantu abariza ku muhanda yajya kwihisha mu ibarizo noneho mu zambere atarahinga akajya mugemurira noneho nyuma bagomeza gushakisha Murenzi bamubuze ajya kumwerekana bamwicira kunyama ari niwe wamuriraga ubwo urumva twari tuzi niko yari nyuma hari nyuma y'umurugo ubwo baragiye ngiye kubona mbona ahisazi zidenera hamwe bitwa bagatoya bagakuru bafite n'imbunda bafite iki ari itagisinzwe bari bamaze bisingo barafashe ngo barayatse ngo abantu ngo binyenzi bakuntu babonaga bakubona no mwisura gusabaguna so no mututsi ngo ni inyenzi ngo wagiye ngo bakoreje ngo ujye kubaneka ye barafashe bakubise bashwanyaguje umuntu tagisi yarafite ngo bayimwatse iparitsa bategereje ngo kuza kwimurikira perezida wabo mbandagiye gatoya yarambaza ati ugeze hano ndamubwiye bose twari tuziranye ndangije ahita avuga turanira tagisi genda ushyiraho ubikaho amaso ntundere agenda njya ngo tayari ubwo nese mbago mpfuye nibaze nanambutse turi ni Bukavu turi n'ikintu ndavuga n'urwo nta n'umuntu ufite wagutabara aho ariko akaba ari kumwe n'umuhungu bangana bari muri generation imwe witwa Sultan bakoranye acrobacy promotion zakoze acrobacy kwa Karirosi akaba twari duturanye ariko ngiye urumva sinarinze umutima yanjye nzi ko umuntu wese arimo mu bantu babaye babi urumva sinzi uko ndi uko wenda uko nawe yabyakira cyangwa uko yafata sinzi niyo yabaye mubi cyangwa ndi umuntu wese nabonaga nyine yabaye mubi bontu barahindutse bose babi nabo warize bose babaye numva aramubwiye ngo gato uyu mwana wamuretse kumva iwabo bapfuye iwabo bose barapfuye ari hano ari wenyine azanywe n'uwo muntu bari kumwe waba mwambukije ubu narababwiraga ngo papa wanjye n'abatese icyo gihe atakakinzamo ako kanya ariko nawe tugeze kubanaho ariko kigena twari turi kumwe kugira ngo byorohe ndetse bamubwira ni nazi nyine papa wanjye n'abatese kandi ntabwo yayigaga urumva akabumva yazanye na so muri batisimu ubundi wamwibareye ubu muraje umurasiranga hano hari bashiki bawe hari mama wawe hari abaturanyi bose bano so mugatenga bahanga iyi leta uri bizi uragira ngo twirukana hanga twese wenda abandi baje bakufunga bongira twereze mu Rwanda ngotanyize twica ko bari gutwirukana umwana napfira hano ko bari gutwirukana twese na mama wanjye na bose bari honga famille zose ari atabaho basa ngo nagenda abaranditse ngo gaho genda umujine mwishe naho ngaho ifinali ya nyuma nuko ndangije nyine ndikumva byandi mama byabinda nagumye ngarukaho nago hari abahutu nago bose baga bafite umutima muri make hari aho umuntu yageraga akavuga ati akazana akantu gato kagafu kakanyinjiramo bigatuma hari umuntu ubirokokiramo iyaza kuba atari Sultan ngo avuge iryo jambo urumva ko nabarayise bakwiciraho bakwiye cyangwa nawe yabameze nka gato ati wa mugani reka tukice ubundi ariko urumva ko harimo uruhare mu intervention uyu muntu utari ufite gahunda yo kugira gute yo kuba yanyica akazamo n'abandi bose nagiye nshima aho nagiye nyira amaboko yabo kuvanyeho kuri barabyara banje wenda iyo mvuze ngo nabyara banje bo bavuga ngo dufitanye isano ariko nabo hari abantu benshi bafite babyara babo batigeze bagira gute barokora abantu ubwo rero icyo gika ubwo niho naje kuva nza mu Rwanda aho ngaho nabaye muri Ruferina ubwo nayo Ruferina yari babona intera hamwe mu gihe gito bamfitanye bati mwana se ko mbona kandi ari abana bato bireba abana bato bari bazi kubireba bavuga ati uyu mutu bana nabo ndarinze kuva muri Ruferina ndatoroka ndaza ndatorongera ngiribuka bwabo buriya nagendaga ndeba twahavuye tujya mu nkambi ariko ngenda ndeba uko icyapa gikase amenye ngo iki hano handitse gutya hano ni ibumoso mpaka kugenda tugeze aho tugera ariho hararenga niho naje gukoresha n'ubundi mfata urugendo n'amaguru mbonye bimaze kuba bibi basigaye bavuga zantera mu twamanukanye barasigaye bavuga ngo sinzi wambonye akababwira ngo hari uwaje muri Ruferina aje kugira ngo bamushyire muri Ruferina barabyanga banga kumukimo kuko urumva kugira ngo umuntu akuzane waraze gukanza ugasaba hari procedure zasabwaga hari n'impapuro wuzuzaga
barabyanga kubera ko yari yizanye aragenda avuga ngo banze ko tujya muri referendum ngo kandi ngo zankotanye zose ngo wa mwana wa John ngo ni wari noneho rero intera hamwe munuza mu nkambi batangira gushaka gukora ibitero byo kuzaza kuhankura muri referendum ndabimenye umwana umwe araza arambwira ati ukoresha uko ushoboye umunsi nturare muri referendum baraza kugutwara baraza kukwica n'ibintu barangije muri referendum mu bandi bantu ubwo byabaye ngombwa ko muri iryo joro basamana n'ijoro tagenda mfata urwembe kuko referendum yari ifite korotire y'amashitingi menshi cyane yazengurutse hano ariko hakotirizwa shitingi tagenda nca inyuma ya toilette mfata urwembe ndahaca ncamo aho nyura mpita ntunguka mu nkambi numvaga biri nijoro ndagenda nyura mu mbona wambonaga ntangira urugendo rwa hari nka saa 11 za mugitondo nageze ndibuka ko nageze i Bukavu saa 12 z'umugoroba hafi amasaa 12 n'ahantu hanini ho gukoresha igihe kinini cyane kandi narihutaga n'umwana w'umwana ariko narihutaga ariko nakoresheje hafi igice cy'umunsi ndi Bukavu n'ahandi hantu nzi Bukavu usibye gusubira ahandi hamwe twarabaye kuri college naho nagiye n'ahandi hantu narinzi mvuga nisi ndarara ngiye kuri college nsanga nta munzi nimwe hasi noneho harera n'ibibuga ahantu ari ibibuga bya basket ndagenda njyayo ndi ahantu mu nguni nicaramo imvura irabaye iransanga n'ahandi hantu narinzi agatotsi kaza kuntwara ndasinzira byize muri cyero ubwo ni iryo joro byafashe undi munsi ndasinzira agatotsi karantwara n'inzara n'umunaniro byose umunaniro ye kumva numva nka mbikerera umuntu arankomanze ndashiduka ntiyanamvugishije ari ntayandi ndimo sabona mfite inzara abana mfite iki impereza amerera n'amazi mu gacupa umugongomani ndakiriye ikigati ninyweshereza n'amazi gake ntiyagira ikintu mvugisha asi kugenda ndahaguruka navuga ni ku mupaka narahabonye haburaga aho ngaho narindi harimo nk'iminota 15 ngo ugere ku mupaka tugenda ndamanuka ndagenda nkazanye ndunguruka ku mupaka bwambe nari mbonye nkotanye ababona bicaye ku dutebe natwasonga mbere nkotanye nzize kubera uri muri ibyo nyamakuru bari amafoto yazo yari yamaze kumenyekana bari nta muntu utarubi no kuri televiziyo zacagaho none baba barabiyambitse kazo oya nabibonaga ko ari igihugu cyari cyaramaze gufatwa kuko bashyizeho guverinoma ndi Bukavu urumva igihugu cyari cyaramaze gufatwa na guverinoma yaragiye ariko nkumva afite ubwoba yagiye ngenda nkazenguruka rimwe nibwo naje kuvuga ati nubundi nashaka mpfe nubundi ntagiye ntapfuye ndagenda ndambuka noneho umuntu araza kumbwira ati kugira ngo wambuke uraza gufata uriya muzigo uraza gutwaza umukongomani ugende nk'umukarani kuko icyo gihe harimo urugero n'uruza wumva mwarikoreraga bakabahereza amafaranga mu kujya mukagaruka nikorera umuzigo w'umukongomani turasohokana nkigera nyambuka umusirikare barampamagaye ati ngwino icara we umukongomani cyangwa umuzayirwa cyangwa icyo gihe yari ikirizayire uri umuzayirwa cyangwa uri mu Rwanda mbwira ndi mu Rwanda ntabwo uranzi kubeshya ndabimubwiye ati byagenze bite wahunze ryari wahunganye n'abandi ahita abwira umukongomani ati genda wowe genda aragenda ashaka kumwana mutwaza nicara ntangira story yose kuva Kigali ko byagenze uko navutse uko simbonye subimbaza indi muntu mu maso mbona namwe wacu nta kibazo ndabimubwira byose bigenda rwose nuko umwana muto w'imyaka 12 byose ndamurondorera nuko nageze Bukavu nuko byagenze byose nuko ntashye niki zambwe rero hagarara aho ngaho ubwo hese fata ibyombora hamagarana bafandera ara reportinga akana mbonye akana kacu ibine karescape kacatse ku icumu karaje kari konyine ndagafite hano bakambwira ati umwana mugumane gutyo baza kuza nimugoroba baraza anyereka fande baramfata barantwara igihundwe mu kigo mbanye nabo banyigisha ukuntu imbunda bayikoresha ajya nambara n'utukenda twamukotanye twabaga duhari nza no kubana n'abigihundwe tujya mu Bugarama naho mbanye nabo nuko nzubwo haje kuboneka imodoka igiye igikondo kurosira mu rugo noneho ndagenda mbira fanda mbwani fanda rero agira ikibazo bati senda kure kurandagwereza ndiko nta muntu n'umwari hari umuntu se bamenye uhari ndamubwanira umuntu w'umasenge bambwiye ko hari ati kuko uzagerayo ariko ati kibazo basirikare mutware bamugene agenda urebe iwanyu ariko ari umuntu hari nutagira umuntu wasanzwe kuzagera ugaruka uwanjye nutagaruka ubuzaba barababonye fande filime arambye ati
ubwo ni ibyo ngibyo nyine bamereza imyenda ndagenda nyine naraye muri Osiri turaramo uyu munsi ubwo muri Osiri ureba ku Karambo singiye rose buke andagiye ndetse moto ngiye nyagera gutyo ngera ku Karambo sanga ko papa nawe yaje kuzava muri Kenya araza arongera arubaka ashyiramo imiryango ariko sanze hakirimo ibyondo mu madirishya ariko ari agishyiramo papa ariko ari aho ngaho hari n'abashiki banje mwaje gukorera ku Gikongoro mu nzi umutoya baramutanga bamujyana i Burundi uwo ari mutoya nawe yaragarutse wa mukobwa wamuhajyana i Burundi yaramugabiye w'Igikongoro na ya famille baba byarabanje nibo bari kumwe nabo baraje no papa itabazana i Kigali avuga ati mugume hariya batazana bice ni nicyo cyatumye abikora tuzana bice rero ko mwamishiye abana nabo yarabazanye bari muri yanzu hari n'umugore wa data wacu wari uri Burundi niwe wari watashye ari kumwe n'akana kamwe gatoya kiwe n'abahari umuryango urongera umuryango kubuzima butangira gutyo twubaka papa aza no gushaka arongera tugira abandi bana tuvukana b'abakobwa ubuzima burakomeza nyine tugenda twibaka gake kisubye ko nge naje no kujya mu gisirikare nyine nyuma urumva nkana nabaye mbona banyakiriye neza naje ku bibazo by'umuryango birangabiriza kurangira nigire mu gisirikare n'ubundi agenda ubwo kariyeri yo mu gisirikare nyine ndagenda ndayikora nza no gusubira muri Kongo ndi mu kazi ndi umusirikare ari zari Bukavu narabaye nazagoma kuvuga ngo ngenda nanyuze Bukavu nkibuka ko ahantu habaye Gera mbabwira urumva ibi ari ibintu birebire kandi umuntu yagiye ashyira amasamari ubu bagiye usamarizinga ni inkuru ndende gusa icyiza icyo ahantu rero heza ngeze ukuntu nyine twiyubatse urumva leta urumva twaraje tujya muri farije leta twigisha muri make nacyo leta itadukore yaragerageje nubwo bitarakorwa byose hari abantu badafite aho baba batarubakirwa kandi nta nzu ya leta ngira simba mu nzu ya leta ndakodesha ariko nshima ko hari ababaye kuturusha abapfakazi benshi bagiye bahabwa amazu ibintu ndabishima ikindi ndashima nyine ko uyiteka Imana yaturokoye koresha inkotanyi ko ntabwo zari kubishobora zonyine zirangaje imbere na perezida wa Repubulika Paul Kagame nshima cyane muri make byagiye bifasha ahantu henshi ari abari muri Kigali ari nabo bari mu ntara byose byagiye bigira akamaro iyo bataza ko hari umubare runaka abantu bari gusanga banashize uhangana rero na nyuma ya jenoside ibyo bintu waciyemo ugize ugiye mu gisirikare kumenya guhangana ku bana n'abo bantu bakoze ibyo bintu ko bidashobora buri wese ibintu rero ni ikintu gikomeye cyane kuko ariko bikomera kuri abo bantu babigira muri cyangwa mu miryango yabo twebwe ahubwo Imana ifite ukuntu yaturemye twega abarescape twega nano gutwize tunabagora cyane twaregorwa twarabababariye gushaka imbabazi ukabura n'ubuziha icyo ni cyambere kibiragoranye n'ubu ngubu nta muntu wapfa gusaba imbabazi ikindi kandi perezida nawe yagiye nyine y'intervene muri twebwe ari hagati yacu no hagati y'abatwiciye ko ndibuka bajya gufungura interahamwe bwa mbere barabishe promotion ya mbere y'abasaza yibuka rero agiye ndabyibuka nanjye nuba sinzi komite nabagamo aha zabacitse ku icumu noneho tugira ikibazo ndabwetse ubu abantu baratwiciye ubagiye kubafungura baraza bongere batwice kandi koko niko nibyo hari amakesi yagiye ariko perezida wacu nk'umuntu Imana yatwihereye umeze ntabwo ni ikindi kiremo iyo situation kugira ngo yihoshe no kugira ngo nta nubwo yiriwe urumva yaratekereje kufunga kandi hari ikintu byari bigiye kuza kumera societe harimo abantu bazaza bakore maybe u Rwanda rwarungutse icyo gihe ko abantu baraje barakora guhinga baronye abantu barahinga abantu ibyo byose hari ukuntu umusaruro wagiboneka ku ruhande rumwe no mu buzima busanzwe kandi no kugabanya ubucucike mu magereza byari bikenewe kuko aho bari n'ubundi barya ibyo bya leta kandi no kugira ngo abantu bige no kubana n'ubu ufite n'igikomere abandi no kumenya kubana n'icyo gikomere kandi nyine twige no kubabarira twige no guca bugufi twige n'uwo ngo nawe ufunguwe yige kuzaza nawe igihe kimwe yumve ko nawe yakoresheje kandi noneho hawe n'imbabazi rero yarafunzwe yarakatiwe ariko bamusabye ikintu kimwe gusa kwemera ko ibintu wabikoze ugataha
nabwo sinabasabye no si benshi ababikoze ariko hari nabo byananiye hari n'abenshi binangira bati genda nsohokera hanze njya kongera kubana n'abana bantu harabavuga ngo mututapfa ahubwo kereka niba bakwigishwa n'Imana ivuye mu ijuru nejo nibo ntago bamya nare babwiye hari umuntu wanga ikintu bitu umuntu tutsi akamwanga yarabikuye iwabo none ugasanga aramwanga ari namutoye ari ideology yakuye mu babyeyi aho yavutse aho yakuriye bikamwarikamo neza ku buryo niwe waza ukamubwira ngo ibikini biki kereka yigishijwe no mu marayika uvuye mu ijuru akaba ari umwicara ruhande ibindi byose bikaba bitashoboka noneho perezida nyine ku speech ntago njya nibagirwa ndagakaranye baka cyane yaratubwiye ngo nta muntu nk'umuti umurwaye anywa umuti atabaye kumutusharira ni mu bimwe nk'umuti urasharira ariko uravura kubinywa nk'umuti ko bagiye kubafungura baratwiciye ababyeyi baratuze tubimwe nk'umuti urasharira ariko uzatuvura umuti waratuvura twarawunyweye nk'usharira bamwe bakaza ntibashobore kubana muri societe abandi bigenda biza gake gake twarawunyweye kuri promotion ya mbere haza promotion ya kabiri irafunguka haza promotion ya gatatu haza tugira no tubigira nk'indirimbo tubona ni ibintu bisanzwe kandi biradufasha biratwubaka byagiye bidufasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi ni ukuvuga ko niwe wenyine w'umuhanga nabonanye iyo filosofi nta wundi muntu wapfa kubanisha abanyarwanda kugaza hagati y'abantu bahemukiwe abantu biciwe imiryango nkatwe abantu bazi ibikomere by'ababyeyi babo abantu bazi niyumvamo ukuntu umubyeyi wawe mubaga bakamukuramo umwana ariko izi saha ahantu nkagenda nkahajya iringana nkagenda nkahajya ukabutanyiraho ngo ko twaduturanye ngo ukora ko ngo utari umurescape ngo niba ndagenda nkanabagurira abo tubana mu buzima busanzwe bo barabizi ntago ari ibintu binyaritsemo cyane arabo tuga generation nziza twe twavutse muri generation mbi kabisa ababyeyi batotezwa ndi umwana bambwira ngo ndi inyenzi ntazi iby'inyenzi bamagara ngo ndi mututsi n'ukumbwira ngo ndi mututsi ntacyo nabyumvaga muko nani kibyari bimariye nje nireberaga ku munyeshuri twigana twakinnye umupira Yesu yabandusha ubwenge nkabazi ko wenda nzagukoresha uburyo niba nta ari uwa mbere nkaba nzakasha kuryo nanjye nzaba uwa mbere ntagendeye kubera ngo ndushije ubwenge ngakora ko ngo bavuze ngo n'umututsi ngo mu gitondo bamuhamagaye ngo n'umututsi muri KDPR ibyo ngibyo ntago ibyo bintu twabayanye nabyo gukina n'abandi bana ibi kibazo ngo uramwana n'inyenzi ngo kandi umupira nturiho ubunyenzi bari yiri imigende umwana wese ashaka umuntu nishobora kubona ngo n'umututsi ngikwe umwana wese ashaka kuyikina yishimye ko yikina generation y'iki muvutse neza muvutse ku bantu bazima noneho muvutse hari social media nyinshi zirahari mufate ayo mahirwe igihugu cyanyu kiza kibakunda kibahaye generation nziza irimo na technology umuntu uzababwira ibintu byo gupfobya ngo jenoside ngo ntago yateguwe ngo ntago yagize te ntago fata umwanya nawe umusubiza mubwire twarigishijwe nabyize mu mateka nabikuya izo mega uri mukoresha wowe uri hanze uri muri Australia uri muri Amerika uri he aho wabereye hose ku isi uri muri zikoreshe uwo muntu nawe uhangane nawe ari umuntu umunyamakuru nkunda cyane avuga ibintu birananyuba ukuntu yavuze ati niba mwitwaza ngo hari ani saa sita ngo z'amanywa cyangwa nijoro dushyiramo amagurupe dushyiraho abakumanywa n'abandi nijoro tumere nk'abakozi ronda internet turayifite irihuta agipfobya nahita umusubiza witinda uko utinda araza kuza bwitwa apfobye tumusubiza apfobye tujye muri challenge tujye duhangane urumva tugende duhangane kubw'igihugu cyacu utarwanira igihugu cyawe nta kintu uzasigarana uzaraga abantu bazadukomokaho twebwe ibyo turaga abana bacu abarescape ibintu turaga abana bacu batubaza hari ibintu ababyeyi bajya babura gusubiza abana babo kuko si uramuraga urajya kumubwira ngo nyogokuru wawe yishwe n'iki hari igihugu uri ahantu hera ugasanga umubyeyi arimo ararira mwebwe rero umukiri bato mushakisha ikintu muzaraga abana banyu cyiza ku buryo nawe uzajya ukishimira uvuga ati nk'umunyarwanda wavutse kuri leta iyi n'iyi mfite perezida nka Kagame reka ibintu nanjye mbibyaza umusaruro kuko social media nicyo kintu cyonyine mbona noneho kirimo cyihuta cyane
kuko noneho nabo bazamutse byazamutse byafashe indi ntera cyane cyane muri iyi minsi bifite pourcentage ndende ibintu birimo ngendibuka ama image nagiye mbona Rosette ejo bundi na ama image mabi cyane ubona yahita nagukomeretsa kubyo ushobora no gutisubira hasi ubwo rero nicyo kintu ndangije bisabira icyo nsorejeho kandi tugomeze kwiyubaka kwiza mu gukura ibitekerezo ubwenge no kumenya kuba utanga ibyo wabonye nabwo ukabasha no kwita Imana ikomeze abatabasha kugira kuba babona umwanya nk'uyu ngo nganiriye ibakomeze nabo igihe kimwe bazabohokerwe kuko ibintu birafasha ibintu birarikodingwa bibikwe n'uzahakenera ubuhamya bwa Strato ikiganiro cya Strato azabibona azabyumva nawe umuntu nawe uri aho hanze ubyarwa n'umubyeyi upfobya ukubwira ibi n'ibi ifashisha ubuhamya bwanjye nawe ubwumve ubutega amatwi wumva icyo tuganira ejo ushobora niwo uzacarenjinga papa wawe ubwira ati ibintu umaze iminsi ubwira kuva kubera ko twavukiye hano mu bice cyangwa twavukiye hano mu Faransa umaze ibyumbeshye ariko ubundi hari umuntu nabonye aratwigisha gutya na gutya papa nawe umuntu mwumve wenda hari ibyo azumva ntabishime kubera ko bitamuvuga neza ariko nzi ko byose ibyo atazashimamo hari ibyo azashimamo bimwubaka twiyubake dukomeze twiyubaka kandi dukomeze dufashe n'abo banyantege nkeya bagihari ikintu gusa kimbabaza ni ukuntu tugomeje gupfusha abantu bacitse ku icumu ureba nk'umukecuru wapfuye umwaka ushize muri Rukumberi imyaka 35 reba bishwe natangaye ko mu bantu bamwishe harimo umwana w'imyaka 19 ejo bundi kanzenze na ari kandi byose bikaza kubacitse ku icumu rwose babarire komeze kose twe twabereye imbuto zishoboka twaragerageje nkurikije ibyo twari twanyuzemo pe ubwo ndavuga abacitse ku icumu twari twagerageje Imana iranadushoboza namwe mwagerageje mukaduha nayo mahoro kugeza naho perezida avuga ngo abacitse ku icumu aradutabariza perezida yarabivuze iminsi yashize ngira ngo mwarabyumvise ni nta banga rihari ni ibintu bimaze kuzamura ikindi kintu kitari kiza mu bantu kandi twari hari igihe byari byabaye nk'ibyacogoye none imibare irongeye yazamutse yakuze wacitse ku icumu bo batatemeye inka bo batagize gute bamwishe bamukorera ikintu ariko kimwibutsa ko ngo yacitse ku icumu nose gucika ku icumu n'icyaha oya rwose dufatanye nk'abavandimwe twubakane iki gihugu tubifatanye buri muntu n'uruhare rwiwe nibwo igihugu cyacu kizagomba kigatera imbere kandi ndabizi ko hamwe n'intambara mugiye kurwana mwebwe urubyiruko hamwe n'intambara mugiye kurwana mwebwe mu twumva mumaze kutwumva ari abari cyane cyane ndabwira abari hanze cyane kuko nibo ibyo bintu mbona bonye babizamuye nzi ko hari igihe tuzagira amaherezo meza soje mbashimira n'undi nawe uzabikenera ko yumva ko wenda bimwubatse ko hari icyo muhayeho kimushoboje kimukomeje uri wese nawe nta kibazo ndi tayari nzazimuganirize aho waba uri mu Rwanda aho waba uri hanze washaka ko bikohereza biri online niyo washaka ko ibintu byaroroshye twajyana na conference kuri Skype nkabaganiriza niyo mwamuri muri salle nabaganiriza ndi tayari nicyo kintu nasigariye kugira ngo twese turebe ko twazagira ejo heza igihugu cyacu twifuriza ko kitazongera gusubira mu bibazo byaciyemo kandi bigizwemo uruhare n'iki n'abanyarwanda akoze cyane urakoze cyane reka ngushimire cyane ubuhamya niko bigenda bufasha benshi bamwe bagahambuka abandi bagahambuka kandi nawe tugushimire cyane intambwe wabashije gutera yo kubasha guhambuka ukabasha kubivuga dushimire abantu bose badukurikira hanga yaba ku ma platform atandukanye tubabwire ngo nibakomeze biyubake kandi rwose bibuke biyubaka tubabwire ngo nibakomere ejo ni heza ndagushimiye cyane wakoze cyane ndakoze cyane